ubundi babanye bati babanyeho mu buryo bwa codependence, andekuye nagwa nanjye murekuye yawe. Ibi nabyo ntabwo ari umuteguro w'Imana. Kubera iki? Biravuga ngo ya bindi Imana yamuhamagariye ntabwo ashobora kubikora, nanjye ibyo Imana yamuhamagariye ntabwo nshobora kubikora. Ahubwo we are stuck. Nibwo umuntu aba mu rugo avuga ngo ariko sura urugo ngo ko ntahumeka ngo ushaka kuza kunsura. Use waza umugabo ntabwo anyemerera abantu bansura ngo rwose uzabibireka ngo se ngo sohoke n'abashuti banjye. Ibyo se bibaho. Kubera iki? Kubera ko babanye nkaho bose bahumekera. Ngewe nagiye narashatse, umusore wanjye akorana n'abahanuzi batandukanye, abantu batandukanye, bose bampuriraho bambwira kuri ya musore ariwe mugabo wanjye. Igeze mu rugo hatarashira igihe naje kumenya iyo mitwe bankinnye, ati none ndi kwibaza nsenye nubake. Nabana ngewe rero ndi umunyamakuru baza ibibazo, nzakubariza ariko uretse gusenya bazabanze bagusubiza. Mubwira senye cyangwa yubake. Mugabane gushyira igitutu ku basore, mubabwira shyiraho kriteri z'ibyo uzaza, ibyo ibintu birindwi ngo umugore nzashaka abayujuje, ukamuha gukora urwo rutonde kandi we ntumubwire ngo ariko muri ibyo birindwi we wujuje bingahe. Ushaka kriteriya z'ibizaba bihari, we wujuje bingahe. Niho rero mbahinyuriza mvuga ngo dore rero reka mubwire wowe usiga mugenzi wawe ngo nuko byagenze gutya, ngo nuko tize, ngo nuko byagenze kuri. Mu by'ukuri mbabarire kubivuga neruye, ariko mu by'ukuri kiba kibaye n'ikibi nuko barwaye mu mutwe. Kubera iki? Impamvu mbivuga gutyo, Yesu aravuga ngo ni umubiri umwe. Wowe n'umugore wawe mwahindutse umubiri umwe, wowe n'umugabo wawe mwahindutse umubiri umwe. None ni gute ufata igice kimwe cy'umubiri wawe ukagikuza ukagiha agaciro ukirengagiza kiriya kintu? Murihangana ntangire gutyo, ariko sinkwiye no kubisabira imbabazi kuko Yesu akwiye gushimwa. Muranyemerera nsenge babwire uwo ndi we, hanyuma twihute tuganire ku cyo bampaye kuganiraho. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, bagiye kugushimira. Wowe nyiri ijuru, wowe nyiri biriho, ibigaragara n'ibitagaragara, tugiye gusingiza izina ryawe, tugiye kugushyira hejuru, guhabwa icyubahiro mu biri kubera hano. Kandi ubwo tugiye kuvuga ko wa mushinga wawe, ndagusabye ngo umpe amagambo yawe yatuma mbivuga bijya kwegera cya gicapu ufite mu ijuru, maze Mwami bikadufasha natwe tukigenderamo. Mwuka Wera ngwino unyobore, amagambo ntaba yanjye ahubwo igiturutse ku mutima wawe aba ari cyo ubwira abantu bawe. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, ubwami bwawe buze, mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nitwa Lambert Bariho. Nkunze kuvuga ngo bariho ni ikinyarwanda nyine kivuga ngo abantu barahari. Ni izina niswe na papa, arivuga ukunda ariko biza guhinduka ukundi nanone, ariko ibyo byaba birebire. Ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Hanyuma mu buzima busanzwe nkora mu muryango w'ivugabutumwa ufasha abantu gukira ibikomere ndetse no kuba bigishwa ba Yesu Kristo nyakuri. Uwo muryango witwa LR Ministries Rwanda, dukorera Kicukiro Niboye, hanyuma nanjye ntuye Kicukiro Nyanza muri quartier yitwa Murambi. Maze imyaka igera ku 9 n'amezi nubatse. Umuntu ashobora kubyumva akavuga ati wenda kurusha, ariko ntiribara mukuru ngo nk'umuto waribonye, niko abanyarwanda bavuze. Ntarashaka, numvaga mbishaka ku mpamvu nyinshi, ariko imwe mu mpamvu yatumaga nshaka gushaka yari uko numvaga nifuza kuzigisha ku bijyanye n'urugo. Kuko urugo numvaga nduzi, ariko mu yindi angle nzi
narakuriye mu rugo rubi bikampa ibyago byo kumenya uko urugo rubi rumera n'amahirwe yo kwifuza uko urugo rwiza rwaba rusa. So bimbera rero background, ariko nshimira Imana ko yangiriye neza igihe kigeze ngashaka. Mpereye kuri ibyo ngibyo kubera iki? Naje nsanga muri kuvuga ku bijyanye na parenting, muranyemerera nongereho agakeregeshwa kanjye ngo ugendanye icumu rya shebuja agendana n'agakeregeshwa ke. Muranyemerera nongereho ikintu kimwe kitugora buriya nta muntu utanga icyo adafite. Nta muntu utanga icyo adafite. Wa mujinya twavugaga ni ukureba niba utakuzuye ku rugero rwaho nubwo waba ubitekereza ko udakwiye kuwugira, usanga uwuzana kubera ko nibyo by'umutima. Yesu yaravuze ngo icyuzuye umutima nicyo kizarangira gisesekaye ku munwa. Niyo mpamvu nkunze kuvuga ikintu gikomeye kivuga ngo banza ukire kugira ngo udatangira guha abana ibikomere byawe wibeshya kuri kubaha uburere. Sinzi niba icyo mvuze cyumvikana. Hari igihe duha abana ibikomere byacu, uzabyumva nyine iyo batangiye kukubwira ikintu ugahita ubabwira ngo ariko uribuka twebwe uko twakuze, buryo batangiye kuvoma mu gikomere. Uko wakuze se nyine ko ari uko wakuze, yewe uragira ngo nkure gutyo gute? Nsubire n'aha handi wakuriye. None se wowe uri umubyeyi wawe ko uri undi mubyeyi? So hari igihe rero tuba turi kuvoma muri ya mateka yacu mabi, ariko tutari kubona ko ari cyo kintu kiri kuba, ugasanga nibyo duhaye abana bacu. Buriya rero kurera neza ni ukubanza kureba natwe ahari gap mu mirerere yanjye, mu mirererwe yanjye. Ejo bundi mperutse kuba nganira n'umudamu wanjye, ni umunyamahanga, hanyuma tuganira tuza kuvuga ku bintu bya teenage, byo kuba abana nyine bageze muri ya myaka yo kuba ari aba teenage. Hanyuma nza kumubwira nti rero iyo bigeze kuri teenage years, cya gihe cy'ubugimbo, hari ibintu byinshi twari tubivugiye ku bijyanye n'ubuzima bwo kubaho. Ndabwira nti iyo myaka, icya mbere ndibuka ko narasindaga cyane. Ubwo yarambajije ati nayivuye kwivuza amenyo, noneho arambaza ngo ariko uhora urwara amenyo cyane byaba byaragenze gute? Ni hereditere ni iki? Nabwira ntoya, imyaka nakagombye kuba narariye ibintu bituma amenyo yanjye akomera. Ngewe nayimaze ndi mu kabari. Kubera rero nayimaze ndi mu kabari, hari nutrition, hari ibyo kurya ntabonye kubera bya bihe byo mu kabari, kubera ubuzima nari mbayeho muri icyo gihe cy'ubwangavu bwanjye. Mbivugiye ikirere, abantu benshi bo muri generation yanjye usanga hari igice cy'ubuzima bwacu tudafite cyitwa ubwana. Ubwana bwawe ugasanga ntabwo wagize. Kubera iki? Wavutse mu bihe bibi, mu bihe by'intambara, mu bihe bya jenoside, mu bihe byo kubohora igihugu. Waravutse se niba waranakuze na mbere y'icyo gihe, wahise uhabwa inshingano, iby'ubwana bivaho. Batangira kujya bakubwira ngo ubu rero nta mpfubyi y'umwana, ubu ngubu ugomba nyine kwimenya, ugakura, ugaca akenge, ukagira. Akenshi rero bakubwira ibyo ntabwo baba babona ko bakubiryemo ikindi kintu, ariko ubutakaje periode y'ubwana bwawe yaho wakize guteta nk'abandi. Mwumva ukuntu ibi bintu bikomeye. Mu murimo nkoramo twigeze dukora amahugurwa y'abantu, nuko numva nanone ngiye kumera nk'aba mugabo. Hari amahugurwa y'abapasitori twigeze dukora ku kintu cya healing. Noneho umupasitori umwe mu byo twabigishaga nyine birimo nk'umukino nk'uyu mukinnyi, tubasaba ko baza bambaye ibintu biri relax, kubera ko twari gukora ibintu bya creativity birimo gusiga amarangi n'ibiki byose. Umunsi wa mbere aza yambaye relax, ariko igera nk'uko nyine umubona nanigirije nkageza. Noneho haje arebye ibintu twakoze, aravuga ati ubuse ndagaruka ameze kuriya. Noneho arihangana, tugiye tubona aje yambaye ishati icitse amaboko. Twe ntitwabigira big deal, ariko we byahindutse ikibazo. Noneho uko akora ibintu akajya akomeza yireba gutya. Arangije aravuga ngo ntago muzi ikintu munkoreye.
mumfashije gukira igikomere nagize nyiri umwana cyaho nambaraga amashati bakavuga ngo utuboko twanjye ni nka kirida, noneho bituma guhera icyo gihe kubera ukuntu bansekaga ntangira kujya nambara ibintu birebire. Ni ubwa mbere nambaye ikintu cy'amaboko magufi nkajya muri public. Mbivugiye iki rero, nawe ushobora gusanga hari utuntu twawe turi hariya hirya utagize uko urebaho ngo ugire uko udukemura, bityo tugufashe mu kurera kwawe, ntuha abana ibikomere byawe ubyitiranya no kurera. Ngaruke rero ku nsanganyamatsiko yacu, bampaye kuvuga ku cyitwa ngo mfata ukuboko. Ibi bintu nshobora kubivuga mu buryo buri teorike, bikaba birebire cyane, ariko nahisemo kubigira ibintu biri simple ku buryo wenda nsigaye umwanya munini wo kuganira kuruta uko mfata umwanya munini cyane. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga kuri ibi bintu, iyo tuvuze ngo mfata ukuboko muri context y'urugo, aba bantu bafatana ukuboko ni bande? Ni umugabo n'umugore. Icyo kintu barimo cyitwa urugo. Iyo bigeze rero ku kintu cyitwa urugo, reka mwibutse yuko urugo niyo institution, nirwo rwego rumaze imyaka myinshi kurusha izindi nzego zabayeho muri iki gihugu cyangwa se no mu isi yose. Kubera iki? Urugo rwagiyeho mbere ya banki, urugo rwagiyeho mbere ya nyumba kumi n'amaserire n'abiriya bindi byose byaje nyuma ahangaha. Urugo rwagiyeho mbere y'ishuri. Reka nanakubwire n'ikindi, urugo rwagiyeho mbere y'itorero. Kubera iki? Imana imaze kurema Adamu, niyo yageze igihe ireba Adamu iravuga ngo ntabwo bikiri byiza ko Adamu akomeza kuba wenyine. Muranyemerera rero dusoma ayo magambo kuko ndaza kuyubakiraho ibindi bintu byinshi ari mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma igice cyaho cya mbere, hanyuma igice cya kabiri umurongo wa 18, hanyuma tugeze ku murongo wa 23. Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 turi bugeze ku wa 25. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo mugabo. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Imana yacu idufashe cyane. Icyo nshaka kuvuga muri aya magambo ni ukugira ngo mbanze mvuge ikintu gikomeye twirengagiza. Kuri iki gihe iyo ibibazo bivutse, umuntu ajya kuri Google ukaguguringa ukavuga ngo ni gute umuntu abana n'umugabo n'umugore, ukabona ibisubizo nk'igihumbi. Noneho waba ugize n'ikindi kibazo, telefone yawe yapfuye, ukajya kuri Google, harya ni gute bongera kuristatinga telefone, ukabaza Google, ibintu byose nibaza Google. Ariko reka nkubwire, hari ikintu utashobora kubaza Google ngo ikubwire icyo ukuri, kubera ko atari yo yagikoze. Itazi naho biva, itazi naho bijya. Icyo kintu cyitwa ikirere, cyitwa urugo. Kubera iki? Urugo ni umushinga w'Imana. Urugo ntabwo ari umushinga wa Adamu. Urugo ntabwo ari umushinga wa Eva. Urugo ntabwo ari umushinga w'abantu bicaye baravuga ngo ariko buri wajya bigenza gutya. Oya, Imana y'ubwayo mu butware bwayo, mu budahangarwa bwayo, iricara iravuga ngo ntabwo bikiri byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Niba rero dushaka kugira ingo nzima, nimureke tubeho ubuzima dukurikije uko Imana yabiteganyije.
naho ubundi iyo ushatse kubikurikiza uko nyoko yabikoze, ugashaka kubikurikiza uko isi iri kubikora hano hanze, ugashaka kubikurikiza ukundi, usanga ibintu bibi. Niyo mpamvu dukeneye kugaruka kuri Emmanuel nyiri ibintu, ukamubaza ngo ariko ibi bintu watangije bikorwa. Naho ubundi usanga ushaka kubaho nk'uko nyoko yabayeho, ugashaka kubaho nk'uko so yabayeho, wabona warongoye utameze nka nyoko ugahita uvuga ngo ariko uyu mugore yarananiye ngo ntakora ibintu nk'uko mama yabikora. Oya, ntabwo icyari cy'Imana igusaba. Imana iragusaba ngo ese ushaka kubaka urugo rwiza, ngwino umbaze, ngwino ngisha inama, kurikiza amabwiriza nashyizeho y'uburyo urugo rugomba kubabwa. Ibyo rero impamvu mbihereyeho nibi, nshobora kuza nkabigisha uburyo ugomba gufata umuntu ukuboko, ariko ninkubwira igitandukanye kiri ku mutima w'Imana, uzakigerageza rimwe, ukigerageze kabiri, yo nkubwira ngo ujye umuheka uko utashye, uheke n'umugongo nucika utakimuheka, usange umugongo waragudutse, nawe n'urugo rwanyu rwaragudutse. Ariko nureba uko Imana ibivuga, nta nubwo nkeneye no kwirirwa nkubwira ngo fata mugenzi wawe akaboko, kubera ko iyo bigeze ngombwa ko bakwibutsa ko ukeneye gufata mugenzi wawe akaboko, nuko ubusigaye ubikora bitandukanye nuko Imana ibivuga. Icyo rero ndagira ngo ngice akarongo ngo niba dushaka kubona ingo nziza, mureke dusubire ku Mana, mureke twibaze uko Imana yabigiye, dukurikiza amabwiriza yayo kuri, kubera ko arahari kuri buri page yose. Icyo ni icya mbere nashaka. Icya kabiri rero nashaka kuvuga kinajya no muri uwo mujyo wa topic bampaye kuganiraho. Buriya uramutse wongeye ugasubira inyuma ukareba uko Imana yabivuze, buriya iyi sene ndayikunda cyane y'uburyo Imana yaremye yabikoreye Adamu. Abashumba n'abandi bantu badukunze gukuritisha aya magambo abatarashaka, tubabwira ngo ntabwo ubona ko bitakiri byiza kuba wenyine. Kandi mu by'ukuri ntabwo ari Adamu wamenye ko bitakiri byiza kuba wenyine, ni Imana yabimenye. Buriya rero iyo mpagaze nkiyandagaza nkabwira umuntu ngo ntabwo bikiri byiza kuba wenyine, hari abantu bashyizeho igitutu bagajya kurongora bikiri byiza ko baba bonyine, yagera akavuga ati urukweto ntirukinguye. Kubera iki? Yarwambaye prematurement, yarwambaye igihe kitageze, kubera igitutu cy'abantu, kubera igitutu cya sosiyete. Ubwo rero uko mu rusya koma n'ingasire, mureke tugabanye gushyira igitutu ku batarashaka, kubera ko benshi babikora. Bambwiye ko hano ari abashakanye, abenshi babikora ni abantu bameze nkatwe turi muri iyi sano, ngo ukize inkuba arayiganira, kandi ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Ni twebwe dukunze gushyira pressure ku batarashaka, kuko kwabuze n'agakobwa koko. Kandi ni ukuri Imana ireba icyo kigabo nubwo kigaragara ko gikuze inyuma, ariko ikabona biracyari byiza ko kiba cyonyine, biracyari byiza ko biba. Reka mubwire, ndashimira Imana yabonye ko byari bikiri ngombwa ko mba jyenyine kugeza ngize imyaka 32. Ariko abantu bari banyije, abantu bari bamwitanye, nanjye nari nihitanye, nkomeza ngenda mvuga ngo se jye Imana yamuye iki. Wari waragowe nyine n'umubyeyi wanjye wo mu mwuka. Ndibuka rimwe naramuhamagaye ndamubwira urabizi, ubu ngeze ahantu nishize muri poemoro, uko byari bigenze nyine. Hari ukuntu iyo utarashaka ubu beyabeya, niyo uri umuvuga gutumwa nkanjye nk'uko narindi, ujya kubwiriza ufite ikizere kuri muhure tu, ukajya ubwiriza ureba ariko uri kunyuzamo amaso kugira ngo urebe ko wagira ubona aho ngaho. Noneho rero icyo gihe ntabwo nabaga mu Rwanda, umukobwa wa nyuma nari incunzi mu bo twari tuziranye, sinzi ukuntu tuganiriye ahita ambwira ati mfite inkuru nziza, ati mfite fiance. Ndavuga nti karabaye, ubu noneho ngiye kuzapfa ntarongoye, karabaye induru ziravuze, nishyiraho igitutu birarangira. Ariko Imana ingirira neza, inyobora ku gitabo cyongeye gusubiza ibintu muri perspective. Nza gusanga buriya urugo n'amatungo abantu baterateranya bakagutwerera, bakagufasha, bakakuremera, ariko hari ikintu batakuremera. Kukuremera umugore, ako kantu Imana yaravuze ngo nijye ugatanga genda. Mbyumvise gutyo iyo dosiye ndagenda nyihereza Imana. Reka mbihuze rero n'iri jambo twasomye hano. Imana niyo yarebye iravuga ngo ntabwo bikiri byiza kwa Adamu aba wenyine. Ikintu kindangaza cy'Imana nuko yamaze kuvuga iki igiye gukora, ibanza gukora ikinyuranye n'ikivuze igiye gukora. Sinzi niba mwabyumvise isomo. Iravuga ngo ngiye kumuremera umufasha, ariko ntiyahera kumuremera umufasha. Irabanza iravuga ngo reka ndeme inyoni, ibisiga, inyamaswa, nindangiza mbizanira uyu muntu ndebe amazina byiza. Jya nibaza
kubera iki Imana yabigenje gutya? Igisubizo ni hano kimwe, nuko bishoboka ko Imana yari iri kuvuga iti ni umukobwa wawe kandi sinamushingira umuhungu ubonetse wese, reka mbanze ndebe uyu mutipe ko ari na responsable, reka mbanze mugerageze imuzanira inyamaswa ngo arebe uko azita. Ibaze iyo Adamu aba nk'umujama agahita amera nk'abajama b'iki gihe akavuga ati ubuse ndarinda nzita we nubizi ibi byiti njye uramvunira iki? Si wowe wabiremye hari ibyo naremye? Siko benshi batubwira iyo bari abasore kwanga responsabilité, ariko ahawe responsabilité azikora neza, azikoze neza. Imana iravuga ngo aha, uyu musore wanjye ari responsable, ngiye kumuremera umufasha umukwiye. Imukubita ikinyarasinze. Dore ingorane rero, benshi gusinzira biratunanira. Natwe abavuga butumwa bwo twigisha abasore turabwira ko wagiye usenga ukanure, ibi nawe jya usenga ariko ukanure, noneho ukagira ngo uragufashije nyamara uramwishe. Umwishe mu buhe buryo? Umubwiye ko ibi bintu ari we responsabilité ziri, kubera ko hari uburokore dufite muri iyi minsi bwanga kwizera Imana ngo n'Imana yifasha uwifashije. Nabisomye he? Ntabwo idusaba ko tutaba responsable, ariko nanone ntabwo itubwira ngo dukore n'ibyo yo yagennye kwizakora, kuko yaravuze ngo umugore, urugo n'amatungo abantu bagutwere. Ariko iyo bigeze ku mugore uturutse ku mutima Imana yonyine imutanga, ni Imana yonyine itanga. Adamu rero yemera gusinzira, ariko hari abasore bo muri iki gihe Imana ikubita ikinyakanga gusinzira, akajya asenga kanuye cyangwa agasinziramo gake, yamara gusinzira yakumva batangiye kubaga akavuga ati buriya ntundemeye roza kandi nashakaga brandine, akongera agakanura akava mu kinyi. Yava mu kinyi Imana ikavuga iti buretse rero kubaga twongere tumutere ikindi kinyi. Agatinda muri ibyo kubera iki? Yanze kumanika amaboko ngo abwire Imana ngo ndakwizeye, ndakwizeye, ndakwiringiye, n'ubundi uru rugo si urwanjye, urugo n'uruzaguhesha icyubahiro, bari wowe unyobora, bari wowe ungimbe. Ibyo rero bigatuma kubera ko nari nkanuye n'uwo nashatse, namushatse nyine kubera ko kubera uko ateye, ariko ibyo nashingiye ntabwo ari iby'Imana yari gushingiraho. Niho rero azagera mu rugo yabona bya bindi yashingiyeho byose nta na kimwe kigihari, ubundi agahita avuga ati umugore nta kindere. Kubera iki? Yashingiye ku buyobe, kuba afite agataye française, yamara kubyara kabiri agasanga nyine yakoze ibyananiye yewe gukora, agaburira umugore we neza. None umugore yabaye umugore mwiza nyine ukingirwa. Pare wanjye yarambwiye ati rwose uzaho uyu mugore umuzanye ari agasentere, ariko mugira umugore mwiza w'umunyarwandakazi muzi abyibuhe. Icyo cyo cyarananiye, aracyari agasentere na nyuma y'imyaka yo kubyara, na nyuma yo kubyara. Noneho yakura gutyo kubera ko atakiri agasentere, umuntu agahita avuga ati uyu mugore nagende ntabwo agira. Igituma akenshi tugera imbere tukavuga ngo uyu ntabwo akimbereye, nuko no mu guhitamo ntabwo twahisemo tureba ku by'Imana ireba, tuba twarahisemo tureba ku by'inyuma. Ni housing, ni amafaranga afite, ni amafaranga ashobora kubona, ni anko afite, ni atante afite, ni amashuri yize, wenda yari segonderi y'icyo gihe, ariko uyu munsi yagezweho masters n'ibiki, ni ibi na biriya na biriya na biriya. Ariko dukeneye kwemerera Imana uwituzaniye, tukavuga ngo Mana n'uyu nguyu nyine kandi niwe, kandi ndabizi neza ko arakora. Ariko kubera ko tujya guhitamo twahereye ku bifatika, twahereye ku bitari iby'ukuri, bigera imbere byahinduka, kubera ko ibintu byose bitaturutse ku Mana bizageraho bihinduka. Amashuri umuntu abura akazi yarize, amafaranga araza akagenda, ubwiza ni relative ubwo ntabwo wamenya umwiza w'uyu munsi ngo hari umugabo wagendanaga n'undi niba ari muri uyu mujyi niba ari hehe, ngo yagera ahantu imbere akavuga ati yo ati dore umukobwa mwiza we, yagera ahantu ati yo ati abakobwa b'i Kigali ni beza Mana. Noneho undi yarigeze aramubwira ati rero babura gute kuba beza se, kwa beza twabarongoye twabamaze, kubera ko we ababi twarabarongoye twarabamaze, none abasigaye nibo beza. Kubera iki? It is always greener on the other side of the fence. Ubwatsi buhora butoshye hariya hino, ariko nyamara ntumenya agaciro k'umuntu Imana yagushyize mu biganza. Kubera iki? Uwo nguwo Imana yaguhaye, uwo nguwo Imana yemeye ko aza mu biganza byawe. Numurekura imbwa zizakurya, reka mbivuge, kumurekura imbwa zirakurya
kumurekura imbwa zirakura. Ushobora Abanyarwanda baravuze ngo yabonye ishitamba atanurwo yari yambaye. Noneho ukarekura, noneho baca n'undi mugani baravuga ngo wirukana umugore aryo ugira ubwo ni gufa ukaza nugira gute uyamira n'undi. Kubera ko kimwe mu bintu maze kubona, wa muntu wangiye umuntu ikingiki icyo mwangi uragera hari imbere uzanye uzasanga bakubye kabiri atari n'icyo afite gusa, afite n'ikindi yari atarakubwira, kubera gusa ko we yaguteye igipindi mu maso kugira ngo abari we mu. Niyo mpamvu rero dukeneye kwemerera Imana kugira ngo itugarure kuri iki kintu cyo kumenya ngo ni amahame yayo. Ikindi rero kiri muri iri jambo nza no kuheraho nubakiraho n'ibindi, nuko Imana imaze kurema Adamu, imaze kuremera Eva Adamu, yaramuzanye. Uzi ko itigeze ikora introduction, amubonye gusa yahise avuga ngo dore akara ko mu mara yanjye, dore akagufa ko mu magufa yanjye, azitwa umugore. Kubera iki? Yakuwe mu. Imana ishimwe cyane. Uwo ni umutoma wari upfupfunutse mu mutima wa Adamu, kandi abivuze rwose ntawe umushituye, ntawe umugize gute, kubera gusa ko nicyo kimurimo mu mutima. Noneho Imana igaduha conclusion ku murongo wa 24. Noneho kubera ko bagiye kubana karama, ngo ntabwo bazaba bakiri babiri, ahubwo bazahinduka umubiri umwe. Imana idufashe cyane. Principe ebyiri nshaka kuvuga kuri ibi. Iya mbere nuko urugo ni igihango, ntabwo ari kontra. Muri iyi mpamvu ushobora gusiga umuntu nuko wumva ibyo mwakoranye ni amasezerano, ntabwo ari igihango. Igihango ni rwa rurimi tuvuga iyo turi imbere ya pastor, ariko kontra niyo tuba dutekereza. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri kontra, iyo ugiye gusinya kontra y'akazi ugenda witekereza, ndakura mwiki, bazampemba ngaki, bazampa ikiruhuko kingana iki, mfite izihe avantage. Nubwo muri abakirisito niba ujya gusaba akazi akagenda avuga ngo harya nzabamarira iki, ni gute nabera umugisha iyi kampani, ni gute oya, nta muntu ugenda ari muri ibi, ahubwo agenda arimo kwirebaho we ku giti cye. Dore rero aho ibintu bipfira nanga, iyo turi kwa pasiteri cyangwa kwa padiri dukoresha ururimi rwa covenant. Nicyo gituma tuvuga ngo nemeye ko runaka mbere umufasha mwikingire nta gahato, ngo tukazabana kugeza Kristo agarutse, kugeza urupfu tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Iyo ni ururimi, ni rangaje y'igihango. Ariko mu mutima bandeba nkavuga nti umukobwa tuzajya dutambukana, abantu bavuge bati wararongwesha, ufite umugore mwiza. Benshi nicyo kitujyana mu. Ariko ikitumye mbabwira ibyo ni iki? Ni ukugira ngo dutekereze iki kintu twinjiyemo cyitwa covenant. Ntabwo ari ikintu cyo gufata gutyo minenere, ni ikintu cy'igihango winjiriramo mu muryango w'urusengero, ukazasohokera muri uwo muryango w'urusengero n'ubundi ariko uri muri serikeye, bakujyanye rusoro. Niyo entre, ni nayo soro, kuko nicyo unarahirira imbere y'Imana ngo ikizadutandukanya n'igiki, ni urupfu cyangwa se Kristo akabaga. Benshi rero ntabwo ari byo tuba dutekereza. Tuba dutekereza uyu muntu rwose, uyu muntu mwiza, uyu muntu afite ibiceri, uyu muntu afite biri. Ariko ndagira ngo ngwinginge kubw'imbabazi z'Imana, tekereza ibyo urimo ni igihango cyangwa ni kontra wasi. Kuko kontra uyijyamo witekereza, ariko igihango kijyamo uvuga ngo ni gute nashyira ubuzima bwanjye hasi for your sake, kugira ngo ngubere umugisha. Mvugire abasore batari hano, mugabane gushyira igitutu ku basore, mubabwira shyiraho kriteri z'ibyo uzaza, ibyo ibintu birindwi ngo umugore nzashaka aba yujuje, ukamuha gukora urwo rutonde, kandi we ntumubwire ngo ariko muri ibyo birindwi wowe wujuje bingahe. Ushaka kriteriya z'ibizaba bihari, we wujuje bingahe. Niho rero mbahinyuriza mvuga ngo mbere y'uko natekereza ngo uyu muntu ntakimbere, ukeneye gutekereza ko ari igihango mwagiranye. Icya kabiri nshaka kuvuga muri ibi ni ukukwibutsa ko uyu muntu muba mwarahindutse umubiri umwe. Nanongereho ibindi byanditswe biza kugufasha kumva ibyo ngibyo. Kubw'umwanya wenda hose ntituza kuhasoma, ariko mujye muri Matayo igice cyaho cya 19. Yesu bari baje kumubaza ibintu bijyanye n'iby'urushanwa, bazi ko bamuteze
umutego muremure basanga shwi we ibyo yarabirenze. Matayo 19 uhereye nko ku murongo wa 3 haravuga ngo abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati ntimware mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko iki Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Imana idufashe cyane. Buriya wamenye ko uyu muntu ari umubiri wawe, hari ibintu utawukorera, hari ibintu utakora. Nta muntu ndabona avuga ngo ngewe nzajya nambara inkweto nziza ariko nange kwambara ishati nziza. Ibyo bintu ntabwo niyo ubikoze bakwita kuri umusazi. Siko bimeze. Iyo nk'ubu nje hano mwabonye uko nambaye ishati nziza hano, nkasimbuka amaguru yanjye ngo nuko muri iyi minsi asigaye arwaye cyangwa se afite ikindi kibazo, nkayasimbuka sinambara ipantaro ngashyiramo inkweto. Mwabona hano ninjiye nambaye ikariso gusa, mwabigenza mute? Navuga muti uyu muntu uzavuye. Dore rero reka mubwire wowe usiga mugenzi wawe ngo nuko byagenze gutya, ngo nuko tize, ngo nuko byagenze kuri. Mu by'ukuri mbabarire kubivuga neruye, ariko mu by'ukuri kiba kibaye n'ikibi nuko barwaye mu mutwe. Kubera iki? Impamvu mbivuga gutyo, Yesu aravuga ngo ni umubiri umwe. Wowe n'umugore wawe mwahindutse umubiri umwe, wowe n'umugabo wawe mwahindutse umubiri umwe. None ni gute ufata igice kimwe cy'umubiri wawe ukagikuza, ukagiha agaciro, ukirengagiza kiriya kintu? Niba ukirengagije rero birashoboka ko ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu mutwe, birashoboka ko ushobora kuba ufite ikibazo cy'ihungabana cy'uburyo butandukanye. Ushobora kubikora mu izina ry'ubusirimu. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo urugo ni gahunda y'Imana. Ibi ndabivuga from godly perspective. Ugiye hanze aha bagutera ibindi bintu. Nanjye ndi umupsikologe, nize psychology. Uje nk'umupsikologe nagutera ibindi bipindi biranga, ariko ndabizi ko byaba ari ibipindi. Imana yirabire ukavuga ngo wa wundi uri kwibagira. Yesu we yaravuze ngo iki Imana yateranyije ntihakagira umuntu ugira ugitanga. Yaba ari wowe ubwawe, yaba ari mugenzi wawe, nta butwari ufite bwo kwitandukanya cyangwa se byo gukinaza igice cyawe. Ikindi rero nshaka kuvuga muri aya magambo, Pawulo we yabivuze neza. Aravuga ngo ese hari umuntu wakwanga igice cy'umubiri we? Mu Befeso igice cya 5 nta mwanya dufite twari kwaso, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ushobora kwanga igice cy'umubiri. Ahantu rero bipfira buriya ibyo tubona inyuma biba ari symptom, biba ari ikintu kigaragaza ko habaye ikibazo, ariko ikibazo kiba cyaragaragaye kimwe. Buriya bipfira ko utamuha agaciro nk'umubiri wawe, kuko utekereza ko ari umubiri wawe. Bava nimwumva ibyo mbabwiye yuko hari igihe ngera mu rugo nareba ibyo ngiye gusaba umugore nkavugana, ariko buriya ari jyewe nabyisaba, buriya ari jyewe nabyisaba. Ariko mbaye nk'ubirengeje ingo, ushobora gusanga nyine nababwiye ko umugore wanjye ari n'umunyamahanga, umuzungukazi. Ushaka kuzana bya bindi wazi wanjye ukagira ngo ndi umugabo w'inganzo. Kubera iki? Uraje ndagutekeye, wenda madamu yicaye aho ngaho ari kumwe n'abana, nanjye ngiye mu gikoni ndateka. Wabona neza ukavuga uyu mugabo ni inganzo. Ugataha aho utari inganzwa ukajya guterana ibipfunsi n'umugore wawe. Kubera iki? Ngo hanze kukuzanira akamambiri, ari nawe ufite amaguru wagizanye. Areke guteka inkono nishirira kandi uraza kuvuga ngo byashirire. Wazanye umukozi cyangwa wazanye umuntu? Iyo ushaka umukozi, iyo ushaka za kampani zizi gukora neza hano muri Kigali, ko na za ntuze kandi basigaye babyita mu gihe kaminuza isohora abateka, akaba ari ushaka nk'umuntu uzajya aza kugutekera. Washaka usasa nabo barahara bakora mu mahoteli, ariko kuki ni umusereve wazanye cyangwa n'umufasha nyine ufite agaciro? Ushaka rero kwirinda ko bizageraho umurekura akaboko, kuko buryo ujya kugafata kuko wari wakareka. Niba udashaka kurekura akaboko, banza umuha agaciro ke, banza umuha agaciro ke. Umenye ngo uyu mugabo wanjye, uyu mutware wanjye, uyu mugore wanjye, uyu mufasha wanjye afite agaciro mu maso y'Imana, kuko nagiranye nawe igihango, ntabwo ari contract.
turacyari kumwe nizere ko ibyo ndi kuvuga byumvikana. Hanyuma ikindi rero nshaka nacyo kugarukaho, menya ko uyu muntu uzamubazwa imbere y'Imana. Menya ko uyu muntu uzamubazwa imbere y'Imana. Ntabwo uzagera imbere y'Imana ngo uze kumubwira ngo urabona ngo ngiye ngo nyine umugore wari waramaye ngo byagezeho mbaye CEO ngo hanyuma ngo ntiyabaki imbere. Byanditse ariko umugore ukubereye asate. Wowe uzi nuko asa. Umugore ukubereye uramuzi. Ubwo wundi ufashe niwe utekereza ko ari we waba ukubereye. Kubera iki? Urakoresha igipimo cy'amaso yawe. Niyo mpamvu nahereye handi nahereye mvuga ngo urugo n'amatungo abantu bagutwerera bakakuremera, ariko iyo bigeze kumufasha n'Imana imukurema. Umenye rero ko yavuye mu biganza by'Uwiteka. Mwubahe, muha agaciro nk'umuntu waturutse mu biganza by'Uwiteka. Kuko niba utamuhaye agaciro ngo umusubize mu mwanya we nk'igice kigize umubiri wawe, n'ubusanzwe niba umufata nk'umukozi duhindura abakozi kangahe? Kenshi niba warazanye umukozi uyu munsi akaba atagishoboye guteka, uramusezerera akagenda. Siko bimeze. Ikibazo rero gitira he muri value uha wa muntu wawe. Muri bya bindi wamubeshyaga ngo uramukunda ariko mu by'ukuri umukunda urw'amandazi. Muri bya bindi wamubeshye ngo mugiranye isezerano ariko mutagiranye igihango, wowe ari amasezerano y'ubukode cyangwa se ya kontra iri aho ngaho wireba utareba icyo wamugirira, icyo ushaka kumuberaho. Ibyo rero ni bimwe mu byadufasha kutarekura akaboko ka bagenzi bawe. Nabivuze from a perspective yo kwincouraging abagifatanye kuvuga ngo nyabuneka wimureka. Nyabuneka wimureka. Uyu muntu uzamubazwa imbere y'Imana. Ansoze mvuga iki gihe. Kuri urugo rugizwe n'abantu babiri, rukaba rugizwe n'ibintu bitatu. Harimo wowe, uwo mwashakanye n'urugo. Buriya rero buri wese muri ibyo bintu uko ari bitatu hari umuhamagaro wabyo. Hari icyatumye Imana iguhuza n'uwo yaguhuje nawe. Turi kumwe? Iyo uza guhura n'undi mwari kuba mufite undi muhamagaro utandukanye n'uwo mufite uyu munsi. Turi kumwe? Ariko nubwo yabahuje muri babiri, reka mubwire ngo ntabwo iby'Imana yari yaramuremeye gukora no kuba byahise bihagarara ngo nuko yinjiye muri urwo rugo. Ibi ndabivugira iki? Kubera ko aho gutandukana kwenshi guturuka, gutandukana aho utangiye kuvuga ngo kuba mbaye CEO biruta kuba aririmba muri korali niba ari Imana yamuhamagaye. Ku buryo uyu munsi uragenda ukajya kuvemvera nka CEO, byagera ku buririmbyi bwe ukamubwira tubyihorera. Umugore wanjye ni umucuranzi, nubwo ndi umuvugabutumwa, hari ukuntu nsubiramo inyuma iyo afite gahunda yo gucuranga. Ubwo munsi nyine mba mbizi ko nuri bwibeshya akambwira ngo nze kubwira. Niyo yaba ari umuntu wenda gupfa, ntabwo ndi bubikore. Kubera iki? Niyemeje gushyigikira icyo Imana yashyize mu mugore wanjye, kubera ko aracyari an individual kandi Imana izambaza ningera hariya mu ijuru. Ibyo rero yamukizemo, nanjye ngomba kubimushyigikira. Nanjye iby'Imana yanshyizemo nawe agomba kubishyigikira. Hanyuma twese hamwe tugafatanya kugera ku cy'Imana yahamagaye urugo rwacu. Ndasoza nerekana akakino kamwe. Ndebe umuntu twaba tujya kunganya ibiro. Egera hino mwere. Buriya ikintu kitwica ni kimwe. Nubwo tuba tubanye, hari igihe tubana dufite umubano utandukanye n'uw'Imana ishaka. Ugasanga bamwe tubanye turi independent. Ririya hirya nanjye ndebe hano. Ugasanga abayeho areba iriya nanjye mbayeho ndeba hano. Tumeze nk'abantu bacumbitse muri guest house imwe. Abantu bacumbitse muri guest house umwe afite icyumba cye cyangwa se n'abandi. Dore nkatwe twize muri za kaminuza za renterina, hari ibintu bitaga ngo ni makiza. Ukararana n'undi mugenzi wawe ku gitanda, ariko ntacyo muhuriyeho, ntacyo mupfana, nta kontra mufitanye, muri independent. Ntumenya aho yiriwe, ntumubaza ngo wize ibiki cyangwa ntugize gute. Muhurira gusa aho ngaho mukamubameze nk'abantu bataha muri guest house imwe. Ntuzi konte ye, nawe ntazi yawe. Nta umenye ibyundi, buri wese arimenya. Ubundi mukarwanira ninde uri bwishyura inzu, ninde uri bwishyure cya kintu. Kubera ko mufitanye umubano wa independence wo kuvuga ngo njyewe nkora ibyanjye, uzimenye nanjye nzimenye. Ibi bitandukanye n'umutima w'Imana, kuko Imana iravuga ngo bazareka kuba babiri bahinduke umubiri.
niyo mpamvu iyo bitangiye kuba ya modoka yanyu, niyo mpamvu iyo byatangiye kuba ngo ya konte yanyu, niyo mpamvu iyo byatangiye kuba ya nzu yanyu ntibibe inzu yacu, iyo byatangiye kugeraho mubamwe akaboko kaba kari kubiba byabaye. Uracyari kumwe? Ubwo ni uburyo bumwe abandi babayeho. Abandi bantu rero nabo babayeho mu bundi buryo. Hindukira undebe, muri hangana abafata amajwi muramwihangana. Abandi babanye bati inyuma zamura amaboko za muri ndambe abandi babanye bati babanyeho mu buryo bwa codependence. Andekuye nagwa nanjye murekuye yawe. Ibi nabyo ntabwo ari umuteguro w'Imana. Kubera iki? Biravuga ngo ya bindi Imana yamuhamagariye ntabwo ashobora kubikora, nanjye ibyo Imana yamuhamagariye ntabwo nshobora kubikora. Ahubwo we are stuck. Nibwo umuntu aba mu rugo avuga ngo ntakosura urugo ngo ko ntahumeka ngo ushaka kuza kunsura. Use waza umugabo ntabwo anyanyemerera abantu bansura ngo rwose uzabibireka ngo use ngo sohoke n'abafiti banjye. Ibyo se bibaho? Kubera iki? Kubera ko babanye nkaho bose bahumekera ku gihaha kimwe. Kandi nyamara nubwo muri umubiri umwe mufite ibihaha bibiri, Imana iracyababona buri wese nka individual, ariko nubwo yabahamagariye kuba urugo rumwe. Turacyari kumwe? Andekuye nagwa nanjye murekuye yawe. Ibi byakumvikana nkaho ari byo byiza, ariko it's not healthy. Kubera iki? None se iyo ugize ibyago agapfa nibwo nawe uhita wiyaho. Iyo ugize ibyago akarwara, iyo agize impanuka, iyo agize gute, niho ibyo bibaye uhita utangira kuvuga ati we ntukisifurufiriga za bezuwe zanjye, reka nshaka undi. Kubera ko mwari mubanye nkaho muhumekera ku gihaha kimwe, ariko ntabwo ariko kuri. Ukuri ni uko mu buryo bwa gatatu nshaka kwerekana. Uburyo bwa gatatu nshaka kwerekana ni ubwo nakwita interdependence, cyangwa se kuba muri ba magirirana, mufite umubano wa magirirana. Uvuga ngo uri umuntu ku giti cyawe, nanjye ndi umuntu ku giti cyawe. Mfite ibyo nkunda nawe ukagira ibyo ukunda. Ibyo ukunda ndabyubaha, nanjye ibyo nkunda urabyubaha. Ariko noneho si icyo gusa, tufite n'urugo Imana yaduhamagariye rufite umuhamagaro. Buriya rero benshi tuzatungurwa nitugera mu ijuru. Imana ikakubaza ngo ariko bya bindi nari narashyize mu mugore wawe ko wabitsikamiye byagenze. Imana ikakubaza bya bindi nari narashyize mu mugabo wawe ko wabitsikamiye byagenze. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimureke tugaruke umuteguro w'Imana, tumenye ko aba bantu Imana yaduhaye nibo bari badukwiye. Kumurekura bitangirira mu mutima. Komeza umuha agaciro wamuhaye, menya ko ari igihango mwagira, ntabwo ari konta, maze bitume ukomeza kumufata ukuboko. Munda urakoze cyane, jya kwiyicarira. Imana iguhe umugisha, mukomera amashyi rwose. Ari umuyobozi umwe w'umudamu yigeze atanga ubuhamya, aravuga ngo iyo ndi mu biro mba ndi umuyobozi, ariko iyo ntashye mba ndi madamu. Ntabwo nshobora kugera mu rugo ngo mvuge ngo ngo je murabizi ko ndi honorable runaka cyangwa se oya, uri madamu mu rugo. Ibyo ndabikubahira nk'umuyobozi kubera ko niwe muyobozi nyine. Ariko mu rugo nanone ntibivuga ngo uko utanga amabwiriza mu kazi niko uzayatanga mu. Ibyo mbivugiye ikirere. Ikintu cyose uzageraho uzibuka aho byavuye. Niba ari Imana ibiguhaye, bitume wirengagiza uwo Imana yashyize iruhande rwawe ngo nuko atize wamujyanye mu ishuri akiga. Oya, ntacyo tuzabona twireguza, kubera ko twabonye abaduha n'intego n'ibigaragara n'ibifatika twakwigiraho uvanyeho n'ijambo ry'Imana. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ngo ikigeragezo cy'abavugabutumwa ni mikrofone ndetse na mu gitondo twahageza, ariko reka ndekera aha ngaha niringira ko ibyo ngibyo hari icyo byakumarira kumenya ngo wirekure ukuboko kwa mugenzi wawe. Uyu muntu n'Imana yamuguhaye. Igihango mufitanye ntabwo ari konta, ntabwo ari konta. Mukomeza akaboko, kandi menya ngo nugera imbere y'Imana uzamubaza. Umuha agaciro Imana yamuhaye, umwubahe nk'uko Imana yamwubake. Ahubwo aho ubona afite intege umukuvure. Urugero ndarutanga gute mukagira Imana.
wari wabona ku bagabo wagiye ukibagirwa kwa gufunga risani akaboko se gahita kavuga ngo ntabwo ari igihe uri ntabwo ndi bumufungire tu oya kubera ko kari kuri wowe kandi akaba ari umubiri wawe kihutira kujya gufunga nubwo atari ko kari gukorwa n'isoni siko bimeze. Abadamu iyo ubonye hari ibitameze neza uravuga ngo ahubwo ntacyo bitwaye se oya ikindi gice cy'umubiri wawe kihutira gukavaringa ubwo bwambure bwawe. Niyo mpamvu mwinginga kubw'imbabazi z'Imana. Buriya mu byo wabivugiraga wabyerekezaga mu iterambere, ariko reka mvuge no ku bindi nabyo bishoboka. Gashobora kurwara indwara idakira, erega ashobora kugira impanuka, erega hari ibintu byinshi bishoboka. Ntabwo ari impamvu yo kumureka, ahubwo ni impamvu yo guhagarara ukerekana koko kugihango mufitanye, ari tubyaye tutabyaye, ari mu bukire cyangwa mu bukire, ko nta kintu n'iki cyabatandukanye usibye urupfu cyangwa Kristo agarutse. Mwami Imana, ngushimiye unshoboje kugira ibyo nganira na bene data. Byo nari mfite nishoboye kuvuga muri uyu mwanya n'ibyo, ariko ndabizi wowe ushobora kuvuga ibirenze ibyo, ushobora gusobanura ibirenze ibyo. Reka ko ntuza wowe ntutuze, ubisobanure mu mitima y'abantu. Hari impamvu ari igihe watoranyije kuba naza kuvuga ibi. Ndabizi ko hari abandi bari kuvuga wenda bitandukanye n'ibyo navuze, ariko ibyo wampaye nuko mbitanze kandi mbirekuriye mu biganza byawe. Wowe uri inyuma y'ijambo ryawe urikoreshe cya kindi waritumye, maze urivomerere rigere imbuto nyinshi. Mwami, icyo navuze cyose giturutse ku mutima wawe, ube inyuma yacyo ugishyigikire ukivomerere. Ariko niba navuze ikidaturutse kuri wowe, ndakwinginze mbabarire, ariko nakibagize bene data, kive mu mitekerezo byabo no mu mitima yabo, kitaragira ikintu cyangiza. Urakoze, tuguciriye bugufi ngo ukomeze gushyirwa hejuru. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Turabashimiye cyane, arakoze. Ariko akiri aha, reka tuhe akanya abantu bashaka kubaza ibibazo babibabaze. Yego. Umugisha wacu urakoze cyane kandi urakoze. Watangiye uvuga ko urugo ari umushinga w'Imana, ni project Imana yatangije. Ariko ngiye uvuga ngo hari igihe umuntu ahatira umuntu kudashaka tutirengagije ko hari umuntu ushobora gushaka kubera icyo gitutu. Ese utekereza ko izo ngo zisenyuka uyu munsi ari ibitutu byabayeho mbere byaratangiye ari umushinga w'Imana? Utekereza ko ingo zisenyuka uyu munsi ari ba bantu bagiye kubera igitutu cyangwa habaye gutenguhana hagati y'abantu bashakanye? Ndumva wahitusubiza. Hari factors nyinshi, iyo navuzeho nijyanye n'icyo twari turi kuvugaho. Hari izisenyuka kubera iyo mpamvu. Kubera iki? Nashatse ntiteguye, kubera ko banshyizeho igitutu. Nari ntaraba umugabo, nkiri uruhinja, nkiri umugirigiri uri aho ngaho udafite responsibility. Banshyizeho igitutu ngo nuko narangije amashuri, ngo nuko mfite amafaranga, mfata uwo mbonye aho ngaho. Si uko mukunze, si uko bimeze gute. Unagiye kureba n'uburyo abantu bagiye bashaka, nabyo byabikubwira uburyo bafiyansanyije. Hari abo uganira nabo, kuko ndabikora muri counseling dukora, ukasanga nk'umuntu aravuga ati umva no muri fiyansaye wabene mubeshye, namubwira ngo yigeze ambwira ngo arankunda, ati uburyo yanterese yaraje arambwira ngo ariko ubu ntiwambera umugore. Nahe ndamubwira ngo ariko nanjye nshaka umugabo, turagenda. Ukumva ni ibintu biri aho ngaho bitatekerejweho, bitaganirwaho. Ntabwo ari uko ari akara ko mu mara yanjye, ntabwo ari uko ari akagufa ko mu magufa yanjye, oya, ahubwo nuko igihe kirageze, ni igikorwa kindi ukora,
ni nk'uko isaha y'umuganda igeze tujya mu muganda, so reka nanjye nsohoke njye mu muganda nk'abandi, witwa urugo. Yagerayo yabona responsibility zirimo, akavuga ati ariko nta wari warigeze ambwira ko bizasaba ko ndara nteruye abana, nta wari warigeze ambwira ko abana bazajya barira, mada so gutware n'abana bawumvira ahangaha. Ugasanga umwana nawe atangiye kubigenderamo n'urugo rutangiye gusenya. Iyo rero ni fagiteri imwe, ariko hariho n'izindi fagiteri nyinshi. Indi fagiteri ibitera ni uko hari igihe dufata abantu b'indembe ebyiri tukabashyira mu rugo aho kubashyira muri ambilanse. Ugasanga umuntu ubuzima bwaramukakariye, agira ikintu cyo kwibeshya ngo ningera mu rugo nzaruhuka, nabuze data, nabuze mama, ubu nzabibonera mu mugabo cyangwa nzabibonera mu mugore. Kandi uri usanze nawe nicyo acunze kuzabona nyina, akabona se mu mugore we. Mwagerayo mugasanga mwese nta n'umwe uri nyina, nta n'umwe uri na se. Ukajya uvuga ko atangorera ibi, ko atagira gute. None se wowe uhitwa afaturuka, uruka ntafata uhitwa. Abo bantu bakeneye kujya mu bitaro, ntabwo bakeneye kujya mu rugo. Hari igihe rero dufata indembe ebyiri, ibyo mbibona kenshi mu murimo nkora. Hari igihe usanga ibintu abantu bari gupfa ukabireba ukavuga utari ko iki ni ikintu cyagateranyije abantu. Kubera iki? Ikintu bapfa ni bya bindi bazanye mu rugo, bagaje baje bikoreye, umutwaro baje ubaremereye cyane. Reka mbivuge mu yandi magambo, buri iyo dusezerana cyane ukore, ntekereza ko benshi dusezerana ivangamutungo rusange. Ariko mujya mwibaza umutungo tuba tuvanze uwo ari we? Tuba tuvanze amateka yanjye n'ay'umugore wanjye, tuba tuvanze amadeni yanjye n'ay'umugore wanjye, amafaranga afite n'umutungo wanjye, tuba tunavanze bya bagaje ntarakemura, bya bindi abantu bantutse, abavuze ko ndi mugufi, abavuze ko ndi gasongo, abagize gute, uwandebye ikijisho. Niyo mpamvu iyo atangiye kundeba nkaho undi wankubise inkoni bitamubita. Kubera iki? Nawe atangiye kumera nk'ababandi. Uzarebe ibisenya ingo byinshi, uzasanga ari amakosa abandi bakoze. Uyu munsi hari umucyo nkaguhoza ku nkeke kubera ibyo mama yakoze, nkaguhoza ku nkeke kubera ibyo undi muntu. Iyo rero nayo ni ibitera. Ibindi nabyo bibitera niho nyine n'ibi by'iterambere by'uko abantu bajya mu rushako atumva ko ari igihango. Nibyo nari navuzeho kare. Akajya mu rushako avuga tapu n'ibyanga nzafata undi, n'ubundi abakobwa barahari. Urumva ntabwo yatekereje ku cyo ari gukora. Fagiteri rero ni nyinshi. Iyo nibanze yo kuba umuntu yashatse igihe kitageze ni imwe muri zo, ariko ntabwo ari zose. Hanyuma ikindi nacyo nyine, ntabwo kuba warashatse bigutunguye ari impamvu yo gusenya urugo uri mu munsi. Kubera ko Imana yacu ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Hari igihe mvuga nk'ibi ngibi nigeze mbivuga ndi mu burasirazuba, abantu bahita bavuga bati ko mbese nkatwe bafashe batwaye bateruye, ubu ngubu twebwe biragenda bite ko nta hanyuma ntangira kuzana ibintu bya romance. Umuntu arambwira ati hari ibyo numva rwose, ibyo kubwira umugore wanjye ndamukunda ndabyumva, ibyo gusomana ubwo harya bimaze kandi barabanye baraho ngaho. Ubwo nanjye ngo nagerageje kongera kugaruramo some spice ngo mu rushako ngo bigende neza. Ati ndabyumva rwose, kumubwira ko ari mwiza nagerageza. Ati ariko ibyo bintu bindi numvise ngo byo gusomana, ubwo ni bya bindi nyine n'urugo baba babanye. Harya ni abavuze ibyo mu buriri ni bariya ntabwo ari gihe. Kera niga barabivuga mu kanya, baje kubivuga n'abatwarira inkuba. Rero reka ngarukira aho ngaho, ariko icyo nagiye kuvuga ni iki gihe. Kubera iyo myitwarire tuba twarajyanye mu rushako, nta gahinda nigeze ngira mu buzima bwawe nko kwakira umubyeyi umaze imyaka 15 ashatse, ubyaye imbyaro ya 6. Umunsi umwe yumva nigisha ahantu mvuze ko imibonano mpuzabitsina iryoha, arandeba aravuga ati nukuri umugabo, ati buriya abagabo birabaryoheye. Aza kumva undi mugore abivuze, arangije aza kumbwira ati mbabarira ubwire, urashaka kumbwira ko imibonano mpuzabitsina iryoha? Amaze imyaka 15 mu rugo, abyaye imbyaro ya 6, avuga ati ibyo bintu sinzi aho biva naho. Ibyo bigaturuka muri bya bindi by'uko
no mu kujya gushaka no mu rugo no muri ibyo ngibyo byitwa ngo ni ibyakatunejeje no mu gitanda hagaragarira uburyo uri selfish, uburyo wikunda, ntabwo ufasha mugenzi wawe. Ibindi baraza kubabwira uko mwabigenza, reka ndeke kubatwarira inkuru. Ariko nicyo navuga kuri ibyo ngibyo cyuko ntabwo ariyo factor yonyine, ariko uri muri imwe muri factor cyangwa se mu mpamvu zituma ingo zisenyuka kuri iki gihe, cyane cyane kubera amateka atarakemuwe no kuba nyine abazigiyemo ari indembe, aho kuzishyira muri ambulance tugashyira mu ngo. Akoze cyane. Hari ufite ikibazo? barengeye nka topic ukuntu yavuga ngo ufata ukuboko. Iyo ugiye gufata ukuboko umuntu ni uko uba warekuye. Ntekereza ko kugira ngo uzajye kurekura umuntu nko mu bantu njye maze 16 years mu rugo, at least nubwo ndi gufite experience, level of communication mujye muvugana mu rugo mugira ngo ushobora kurekura umuntu kuko deja ntabwo uzi ari icyo akunda iki. Ajya ushaka kubana n'umuntu ntumenye icyo akunda exact, akunda iki, yishima gute, yagira gute, bikaba ngombwa ko umera nk'umuntu urekuye kwa kuboko. Sinzi ko arimo kunyumva neza aho ngaho. None ukarekura ukuboko kuko mugenzi wawe ashobora kuba atarabaye open kuri wowe kugira ngo umenye nakwitwara gute na mugenzi gute. Hari urugero nzi, abantu barashakanye umugabo n'umugore, kuko niba mutaraganiriye mugenda deep yabayeho gute, yarezwe gute, background ye ni iyi, imyenda wavuze mushaka gukurana ubu ibikomere mugenzi ntabimenye, bikazajya ya maboko agatandukana na burundu, nta n'umwe ufite n'ikosa. Abo bantu barabanye, noneho bakundi bajya kujya nijoro bari kuri dining, bakarangiza kugira ngo abantu n'abajeni mahi bafite ikintu cyose baratwikure, barashyingiye ku bintu. Noneho byagera nko mu ma saa saba z'ijoro, umugabo akava ku buriri ntashare itara ry'icyumba, akagenda pole pole agasubira ku ntashare itara yo muri salo, akagenda batanguranye, akajya gusubira mu buriri. Abikora inshuro nyinshi. Umukobwa afata si umuntu nawe rimwe aramukurikira, ntiyashare itara kugira ngo ajye kureba ikintu umugabo agiye gukorana igiki. Ati nageze muri salo mbona ukuntu arimo kugenda atanguranwa ari wenyine, turi abantu babiri turabyara, nta nshingano zishyize, nta n'abantu dufite mu rugo. Umukobwa muto aramagara metro yewe, umugabo yakorera no mu nzu n'igisambo ntabwo rumwe. Metro aravuga ati banza uganire n'umugabo, ati ntacyo navugana nawe, ntabwo umuntu w'igisambo nk'uyu ngiye twavugana. Ariko bagize barabahuza baraganira. Umugabo yaraturutse ararira, aravuga ati umuntu ati njyewe mama yapfuye nkiri ubuhinja, nderwa na mukadata, ntabwo nzi ibintu byo kuza gutegura, washyizeho isahani, washyizeho iki byose. Ati twe twakuze kwiba ibyo kurya. Ati turi b'abana bakuze mukadata nijya tugaburira, tukarinda ko babyamye tukajya kwiba ibyo kurya. Ati none bino byo gutegura ntaho bingera, mfite amasaha yanjye. Ariko mve habaye process yo kumuganiriza no kubahuza, umugabo aza gukira. Rero igihe umuntu ashobora, nicyo nashaka kongeraho, ntabwo ari ikibazo, hajya ushobora kurekura ukuboko kuko utagize time yo kuganira n'umuntu, yamuvuze ya fiançailles, urahuye n'umuntu cyangwa araguteruye, wenda baterwaga bari bahuje n'amateka, byo ntabwo byari bigoranye cyane. Aho ugasanga uhuye n'umuntu amaboko ararekuye kuko mutagize time yo kuganira. Icyo kiranakomeye cyane. Nyine twatekereje ko ari covenant, ikintu tugiyemo ari igihango, burya hari ibintu twahindura, hari ukuntu uzi ngo ibi bintu ari na kontra, uzi ko kuyisohokamo bizakugora, utekereza kabiri, ari na kontra, nkanswe noneho gutekereza ko ari igihango. Niho rero ntekereza ngo dukeneye gusubira kuri bya bintu, tukamenya ngo iki ni igihango, uyu muntu ngiye guhambiraho ubuzima bwanjye ninde. Nk'ubu umugore wanjye w'umunyamahanga nababwiraga, yarambwiye ati mba rero mbere ko mubwira ngo tubane ngiye kuza iwanyu mu Rwanda, mama ari igihe ndebe ubu buzima nabushobora. Araza mutwara iwacu mu cyaro, imbeba nazo zirakinkorera,
zikunda umusatsi we yaba aryamye zikagenda zikajyamo zigasesera no muri supanete zikajyamo. Areba nyine ubwo buzima bwo mu cyaro arabwumva. Tugarutse Kigali akomeje kumbwira ati ndacyagukunda, ndavuga ni uyu muntu koko byakunda kuko nzi ko hari n'abanyakigali najyanaho nibaveyo bugacya avuga turamenye ariko wagiye kumbwira hashize n'iminsi 3 ambwira ati ese ko umuntu unaniwe ati sinzira ese kuki udasinzira ati hari imbeba njya kumva nkumva ikintu kirageze ati umusigaye ndyama nicaye gutya ntegereje ko icyo ashaka kuvuga ni ikirere. Abantu dufatiye kontraminenerwe tubifata nk'ibintu byoroshye ariko urushako ni ikintu gikomeye. Reka mbibumvishe gutya, umuntu ugiye kuba dogiteri bimusaba imyaka yo kwiga, ugiye kuba umuroya bimusaba imyaka yo kwiga, n'ugiye kuba umushoferi yewe ari n'uwa velomoteri bisaba ko ajya kwiga amategeko y'umuhanda, niba ari n'umushoferi wa moto bimusaba ko ajya kwiga. Umuntu ujya mu rushako rw'iteka ryose kuki tubigisha amasaha nk'atatu? Imana nyine ijya itubabarira twaba pasitoro, nubwo ntari umupasitoro nishyire muri icyo gice kubera ko mfashe mikorofone, ari ukuntu ibindi byose turategura ariko byagera ku rushako muzaze kwiga shaka bakaza ukavuga bite se mwakundanye gute nuko rero muzabane neza ngaho mutahe. Dogiteri bagutegura imyaka, none iki kintu cy'iteka ryose nicyo negura iminsi 2 amasaha 2. Natwe ntabwo duha agaciro icyo kintu cyo kuba ari urushako kuko nk'abo bantu icyo bazize cyari kimwe, ntabwo bagize umwanya wo kuvuga ngo baganiriye. Ese hari uwabakurikiranye? Hari uwababwiye ko background matters? Mbashotore se mvuge n'ibindi. Ubuse n'ingo zigaye ziri gusenyuka ko abanyarwanda nyine twese urabona dusigaye turya neza imisayi karambuka, bya bindi byacu by'amoko wajya kubireba ugasanga ntabwo kimenye ibyo ari byo, ukamwibeshya wahamugeza mu rugo wabona baje gusuka ubona bose bameze ukuntu, ugahita utangira kuvuga none se bigenze gute, ngo mvira aho ugahinda ibyaha ngo ntakizwa neza ntagira gute, kubera iki wamushatse utabizi kandi nawe aragutera igipindi ntiyabikubwira. Niyo mpamvu rero ngira inama nkagira abantu yewe n'aya mateka y'ubusambanyi wagize n'aya mateka y'ibyo wagize mukwiye kugira umwanya wo kubiganira ku buryo ujya mu rugo utekereza ngo nta kintu umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye yazamvumbura akagira ikintu amenya kuri jye kikamutera kwibaza niba yarahisemo neza. Urwo ni rwo rugero dukwiye kugeraho mbere yuko tujyamo, ariko turabihishanya nkagutera igipindi nkagufata mu maso wanjye rero nange numva rero ugiye no kuva iwanyu uzi iwacu iwacu haba ibintu byitwa amoko ateze ibyo bintu bisobanura. Nagerageza ndasobanura ngira ngo yabyumvise, ageze hano arambaza ati cyane wambwiye ko nayo waba ari abahe, ndavuga nti ntabamenya guteze ko amateka yacu avanze se wowe ubahe, ndamubwira ubu rero nyine iyo igihe kigeze nyine ibyanjye bikagaruka aravuga ati nibyo nemeye umugabo uturuka mu gice cy'abahutu bakoze jenoside. Iyo mpagaze nkabivuga nahita avuga ataranse kuko harabizi azi ibyo yasinye turi kumwe, ariko hari nk'ibi mvuze utinyutse ukabivuga hari ingo zahita zizenyuka, ariko izo mvuga nta ziri hano zirahandi, izo mvuga nta na rumwe ruri hano bahita basenyuka. Ariko ndagira ngo babwire ngo dukeneye gufata serious iki kintu cyitwa urugo. Niyo mpamvu nahereye mvuga ngo ntabwo ari ibintu byacu bantu n'Imana, ntabwo ari ikintu twiremera, ni ikintu Imana yaremye. Nitushaka kukibamo neza mureke tukibe mu Imana yakiremye uko yagishyizeho n'amahame yashyizeho. Naho ubundi ibintu biragera kubera ko uyu munsi hazi ibibyina bigiriya, ejo hakazaza ibibyina bigiriya, mukabyina muzunga mukabura iyo mufata niyo mujyi, ariko duhagaze kuko Imana yavuze byatuma tunategura n'abantu. Ubwo nibwirire na Justin nyine ufite uyu muhamagaro w'urugo, tangira kare. Abenshi bari aha ngaha cyangwa baza hari igihe baba bararangije kwangirika, ariko uvuga ati ibi niyo mbyumva ntaragera mu rugo. Ariko dutangiye kare tukabibwira abakiri bato wenda twaba dutangiye gukumira. Ndabizi mwebwe nta kibazo mufite n'ugira ngo mwebwe ndi kuvuga, ariko ndavuga n'abazakurikirana ibintu n'abantu kugira ngo bamenye ngo urugo ntabwo ari ikintu cyo gufata minenero, ni ikintu cyo kujyamo watekereje wagambiriye. Niba umudokiteri ajya kuba dogiteri yabanje gufata imyaka 6 ya universite cyangwa 5 yo kwiga
how much more kandi azagera akaritayaringa urugo rw'utajya uritayaringa keretse Kristo aguhamagara. Imana idufashe. hano hari undi bafite ikibazo. Murakoze cyane, ndashima cyane ku bantu bateguye iyi gahunda kuko harimo inyigisho zisa n'izikomeye ugereranyije n'izindi nyigisho. Umwigisha ndagushimiye, urugo twumvishije ko ari umushinga w'Imana, ni project y'Imana. Mfitemo akabazo aho ngaho, ndimo ndibaza ni igiki, ni impamvu zihe zishobora gutuma ruriya rugo wa mushinga w'Imana usenyuka. Ndimo ndavuga ry'Imana yahuje bakaba batandukana. Ubwo ni impamvu zitari mu rupfu, ni izihe mpamvu zishoboka ziri mu murongo w'Imana zishobora gutandukanya barya abantu? Igihe bibayeho niba zihari, ni ryari abatandukanye bashobora kongera kubaka undi muryango nanone wa mushinga w'Imana nanone kandi kubaka bushyashya nyuma yo gutandukana? Ikibazo cyari cyo ngiki. Urakoze cyane. Reka mbe diplomate hanyuma mbe na pratique. Kuba umudiplomate nabikora mvuga ngo icyo ni ikibazo kiri theologique, wicaje n'abashumba muri iki cyumba kababwira ngo bajye impaka n'abize theology n'abagize gute, ushobora gusanga yabyumva gutyo undi ugasanga byumva gutyo, kubera ko iyo urebye muri Bibiliya hari ibiri clear, hari n'ibindi ushobora kuba bisaba interpretation obvious. Ibigaragara kimwe mbona muri Bibiliya nuko Imana yanga divorce. Icyo cyo Bibiliya ikivuga yeruye. Ushaka reference naguha igitabo cya Maraki igice cya 2 aho Imana ivuga ngo nanga divorce, ariko ngashyiraho caution. Benshi duhita tubumva ko ubwo Imana yanga divorce yanga n'abadivorshije. Iyo ni ikosa dukunze guhita dukora. Kimwe nuko Imana iratubwira ngo yanga umunyabyaha, ariko ntabwo yanga ibyaha, ariko ntabwo yanga umunyabyaha, kubera ko hari ukuntu tubishyiramo sinye d'egalite, bigahita bituma uwagize ibyago byo kudivorsa duhita dutangira kumufata nk'aho we atakiri umuntu w'Imana, mbese yahindutse undi sitwaye uri hano hasi. Icyo Bibiliya ivuga kiri clair nuko Imana yanga divorce, kubera impamvu nyinshi nawe warebaho biba bitandukanyije icyo Imana yashyize hamwe, bijya affecta abana, bijya affecta generation zizakurikira, kandi Imana icyo yashakaga ari urubyaro ruyuba. Hari impamvu nyinshi rero Imana yanga divorce, ariko ntabwo yanga umudivorce. Icya kabiri nshaka kuvuga kuri icyo kintu, hari iyo usomye mu isezerano rya kera, Yesu yaje kubisobanura nyuma muri cya cyanditswe n'abasomeye ko bari bamuteza umutego wo kumubaza ngo ese ko Mose yemereye abantu gusenda abagore natwe tujye tubikora. Yesu abasubiza inyuma uko byatangiye. So mu isezerano rya kera rero byari byemewe kugira abagore benshi, byari byemewe no kuba wagira divorce kubera impamvu zitandukanye. Ariko Yesu agiye kuvuga avuga icyatumye Imana ibyemera icyo gihe. Iravuga ngo impamvu Mose yabyitiriye Mose, aravuga ngo Mose yaremereye abantu kudivorce ni ukubera imitima yabo yinangiye. Bivuga ngo n'ubusanzwe hari ikibazo cyatumye bavuga bati n'ubundi abantu imitima yinangiye, reka tubemerere tugashyireho parameters zizatuma ibintu bitaba bibi kurushaho. Icyo rero nacyo mukibona mu byanditswe yuko kiri clair. Ariko noneho byagera noneho aho kudivorce habamo kure ebyiri. Hari kura isoma ibyo Mariko nayo na Luka banditse, ugasanga havuga ngo ntabwo kudivorce byemewe, sibyo? Wajya muri Matayo ugasanga hari aho bashobora kuvuga ngo keretse rero ngo habayeho ubusambanyi, infidelity cyangwa se promiscuity, ibyo bikahita bihinduka débat théologique, bakajya gusobanura ngo bivuga iki, bivuga biri. Ibyo rero abateologie ntibabyemeranyeho ngo bavuge bati iki kiremewe cyangwa se kiriya ntikemewe. Ariko icyo nkunze kugira abantu bo inama ni iki ngiki. Icyambere ukwiye kumenya nuko Imana yanga divorce. Bityo rero ntuzadivorce nk'ikintu cyoroheje. Sinzi niba icyo mucyumvise. Ntuzatekereze kuri divorce
ngo ugafate nk'akantu kari aho ngaho nk'uko natekereza kwambara ishati y'umukara undi akambara iy'ubururu, oya, uzamenye ko ari ikintu Imana yanga. Ariko hari impamvu zishobora gusanga ugasanga nubwo udashaka divorce wowe, uwo mwashakanye arakudivorishije, uzabigenza utese? Kutazirongora, utazakomeza kwimarira wowe, urugo ni urwa babiri. Niba uwo mwashakanye rero arugusizemo, nta kundi wabigenza kandi nyine uri divorce, kubera ko n'amategeko yageze arabimenyera. So icyo kintu rero dukeneye kukimenya. Noneho ngewe ushaka kubyinishiyetinga, nkajya kubyinishiyetinga namaze kumenya iki kintu kivuga ngo Imana irabyanga. Ubwo ibyanga bikaba ariyo njya kubaza kuzi situation ndimo, Mana n'icyo uri kunsaba gukora muri iyi situation. Kubera iki? Nujya kubaza abateoloji, umwe azakubwira ati biremewe kubera iki gihe umugabo yakoze cyangwa umugore yakoze. Nujya kubaza undi azakubwira ati iki ni cyemewe kubera iki ngiki n'iki, kandi usange bose baraguha ibyanditswe. Niyo mpamvu rero kugira ngo mu buryo buri pratique, niyo mpamvu navuze ngo ndaba diplomatique aussi pratique, mu buryo buri pratique nakubwira ngo uri muri situation ubona igoranye, kuko harimo igihe usanga umuntu aba mu rugo birirwa bamuhonda, no gupfa birashoboka, n'ibiki byose biri aho ngaho, hanyuma tukahagarara mu burokore tukavuga ngo no kwahukana ntiyakwahukana. Ariko ntabwo ko ariko kuri. Dukeneye kubanza kurengera ubuzima, hanyuma ibikurikira by'amategeko n'ibindi biri legale bikaba ikibazo cy'umuntu n'Imana, ariko yabanje kubaho. Kubera ko kimwe mu bintu itorero rishinjwa ko twihishe inyuma y'ibyo byanditswe, tugatuma abantu bahohoterwa kugera ubwo banicwa, tukabohereza mu ijuru prematurement, tukihutisha igare ryabo, kandi wenda bashoboraga kuba bakiriho, bagashobora kumva n'iki Imana iri kuvuga, wenda n'ibindi bintu byahindutse. So niyo mpamvu rero mvuga ngo Imana yanga divorce, icyo kiri clear. Ibindi bijyanye no kuba hari impamvu zabyemera cyangwa zitabyemera, abateoloji nabo ubwabo ntibabyemeranyaho, kubera ko Matayo afite akantu yakizemo abandi ntibagashyiramo. Hanyuma icya kabiri, uri muri situation ituma ubikonsidera, banza umenye ko Imana ibyanga, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubera ko ariyo nyir'urugo, ujye kwibaza ngo kuzaho ntuye, iki kintu urashaka ko nyigenza gute, nitware gute muri ibi bintu. Hanyuma ikindi wari wabajije cyari kivuga ngo ese byabayeho wa muntu n'iryari yemerewe kuba yakongera gushaka. Icyo nacyo theologically kiragoye. Ugiye muri theology ntabwo kiri clear. Kubera iki? Uzasanga hari aho bakubwira ngo akiriho, wa mugabo akiriho, ntabwo yemerewe kongera gushaka. Ariko uzasanga hari ahandi mu Bakorino ba mbere igice cya 7 bavuga ngo ari we wakudivorushije akaba ari we wagutaye, wowe utaramutaye, ntabwo kimuhambiriwe. Mu yandi magambo ni nkaho umubohokewe. Bikaba rero biri very difficult kumenya ngo ni iki kiri very clear cut. Naho ngera aho ngaho nkavuga ngo muntu w'Imana n'ubundi niwe uzahagarara imbere ya Kristo usobanura ubuzima bwawe. Sanga Kristo mubaze ngo kuba ubuzima ari wawe Imana. Nkaba nisanze muri divorce, nkaba numva ushaka ko muri Imana igisubizo izagu uzagishyire mu bikorwa utitaye ku cyo abantu bazakubwira, kuko n'ubundi abantu ndakubwira ko na theologically bigoye kuba ibyo bintu watanga clear cut ukavuga ngo iki ngiki ni uko Imana ikivuga, kubera ko ibi zakura ziri opposing zose zirahari, kandi nazo zose zishingiye kuri bibi. Murakoze cyane, reka twakire ikindi kibazo. Murakoze. Ikibazo mfite nakiburiye izina, ariko wenda nimvuga murashobora kucyumva, mubuze ko nkita. Hari ijambo nkunda ryitwa ubudasa mu ngo. Hari urugero mwaduhaye muvuga ko hari ukuntu mushobora kujya mu ivugabutumwa mwagera mu rugo, kandi yenda umudamu ari unaniwe cyane, ukaba ugatangira ukamubwira ati zana akamambiri, ariko wagira ibyo wibuka ukamubwira nawe ubwawe ugahaguruka, kuko ufite amaguru n'amaboko byo kujya kubikora ukaziha. Iryo jambo rero ry'ubudasa ndatinya ko cyangwa atekereza ko hari ushobora kuba afite umugabo watabikora, kubera yenda twebwe mu Rwanda tubirebera no ku muco hari tuba dufite cyane cyane nk'ijambo ry'ubudasa. Ndabyibuka wenda nk'urugero natanga ngishaka nkigera mu rugo, hari ahantu twajyaga tujyana n'umutware wanjye,
noneho aho hantu twahagera nkabona umugabo arahagurutse, nyine twabaga turi abashyitsi, nkabona arahagurutse burya agiye mu gikoni, agiye gufasha umudamu gusonga ubugari, arabuzanye, afashe amazi mu kabase, aje kudukarabya nk'abashyitsi, nkabona byose barabikorana. Mu gihe njyewe twaba dufite nk'abashyitsi mu rugo, nkabona uwanjye yashyize ukuguru ku kandi, ngo ariko ngo ubwo ho wahereye kuva ryari, ngo ibyo bintu urabona ngo nyine nkabona njyewe ntari kumfasha nka hahandi nabibonye. Ariko maze gusobanukirwa ijambo ryitwa ubudasa, ndumva ndaruhutse, numva ko n'umugabo wanjye atanyanga, ahubwo numva ko ari uko ameze. Noneho uwo mumama nawe kugira hari nabonye ko ari nk'Imana yageraga ngo mbisobanukirwe, rimwe aza mu rugo, aza kunsura, nyine aho najyaga mbona ibyo, aje kunsura kubera ko yari inshuti yanjye cyane. Umugabo aza acyuye kamvirope mu ntoki, burya harimo amavuta yo kwisiga, yo mu mutwe, igisokozo, two tuntu twose abagabo benshi badashobora kwibuka. Agahita ambwira ngo shango warakize, ngo uzi ko umugabo wanjye mugere ngo nibaze ngo niba nisiga, ngo nibaze ko no gusokoza bibaho, ngo simbizi. Mpita mvuga nti kumbi burya we nubwo agufasha gusonga ubugari mu gikoni, ariko hari ibyo nawe adakora. Mpita numva ndakuze, ndavuga nti burya umugabo wanjye arankunda, nubwo njyewe yenda atamfasha gusonga ubugari mu gikoni, ariko nanjye hari ibyo akora burya runaka we adakora, numva birampujije. Igitumye mvuga ibyo rero, kw'iryo jambo ry'ubudasa bwo mu ngo, ndatinya ko hari uwava hano agataha akagera mu rugo yenda akava ku kazi yananiwe cyane, ati twagiye mu mahugurwa runaka, batubwiye ko burya na kamambiri nubwo twaba twarushye nawe wagenda ukazihereza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kuri icyo gicyo ndashaka kuvugaho ibintu bibiri gusa. Bantu b'Imana n'Abanyarwanda baravugaga ngo ushaka nk'uko nyine yashatse amara amazu. Buri rugo ruri unique, rurihariye. Nabwiye ko umugore wanjye ari umunyamahanga, hari ibintu bibiri twemeranyije ko urugo rwacu rutazaba urunyarwanda kandi rutazaba urunyamerika, ruzaba urukirisitu, rugahinduka icyo twe babiri twiyemeje ko kibaho. Nuzi wacu ntabwo tuzakugaburira kinyarwanda, ntituzakugaburira na kinyamerika, tuzakugaburira kirambere uko kwacu nyine. Niyo mpamvu uzaza ugasanga, ushobora kuhasanga keke, ushobora kuhasanga ikijumba cyokeje, ushobora kuhasanga ikigori cyokeje, kubera n'ibyo nyine bituzi. Icyo wavugaga rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo abantu bamenye ngo ntuzumve ibyo abandi bakora ngo witwe ngo nanjye ngiye kujya kubikora. Oya, genda wicarane n'uwawe n'umutimanama n'Imana, uyibaze ngo ariko urugo rwacu tubeho gute. Icyo cyari cya mbere. Cya kabiri ni ikintu bita ururimi rwa mugenzi wawe, kuvuga ururimi rwa mugenzi wawe. Urumva kuvuga ururimi rw'urukundo rwa mugenzi wawe no kuvuga ubundi ni iki cyakwereka. Ntukwiye gukunda umuntu uko ubishaka, ukwiye kumukunda uko we yakumva ko wamukunze. Sinzi niba cyumvikana. Niyo mpamvu dukwiye kugera igihe cyo mu rugo ukajya umubaza utari ko niki nakora ngo urusheho kumenya ko umukunze. Kuko ibyo ashobora kuzakubwira tuzi igihe ikintu cyagira cyuzanira ka kamverope, undi akavuga ati buriya jyewe niba uhagurutse ukaza ukoza niyo yaba isahani imwe nkabona ko wamfashije mu murimo wanjye, icyo kiragize. Undi akabwira ati sheri njyewe biriya byose nta na kimwe nshaka, ujye uzicara iruhande umfate gusa, umfate nkomeze umhobe, icyo kiramanije kumenya ko umuntu. Reka rero tujye dukundana nompa uko njye nshaka kugukunda, ahubwo ngukunda uko wowe byakumvikana ko ngukunda. Niyo mpamvu dukeneye kugira icyo kiganiro, ariko icy'ubudasa kirakwiriye. Urugo reka nanivugire n'iki ngiki ntabwo ari uko nta muco w'Abanyarwanda, ariko bakristo bavandimwe, mureke umuntu uzasura ingo zacu ntazataha avuga ngo yabonye urugo rufite umuco wa kinyarwanda. Yazavuze ati natashye mbonye urugo rw'urukirisitu. Ndakabareke. Murakoze. Ndashaka kuzamukira aho ngaho mugejeje, ariko ngerera none ahantu mwasubije nabonye musubiza muri angere zose kandi ni byiza. Hari aho mu kanya muvuga ndasubiza diplomasi
teoloji koma akaguma aho ngaho. Ngewe ndabaza ikibazo filozofi koma, muragerageza kubihuza. Mugeze ahantu muravuga ngo urugo ntibazakunde ko urwenda barwitirira mu Kinyarwanda, kandi koko nibyo twavukiye ku ngoma ya Kristo. Ariko ndashaka kugaruka kuri rya jambo ryitwa ngo urugo ni umushinga w'Imana. Kandi iyo tubara igihe twagize amahirwe tuvuga ku ngoma twitwa abakristo dukizwa tumenya Imana, ariko urugo ni projet yabayeho kera. Simvuga ngo Kristo atarabaho, ahubwo ni projet yabayeho nko mu Rwanda. Ingo zubatswe nyinshi zitaraba inyirisitu ni nyinshi cyane, kandi zitwa urugo. Noneho dushaka kugira ngo urugo uyu munsi icyo twita urugo, hari urugo ruri muri Afghanistan, hari urugo muri Iraq rw'abayisilamu, hari urugo rw'abakristo hano i Nyarugenge, hari urugo ruri muri Afurika y'Epfo rw'abadasenga bambaza ryangombe w'iwabo, simbizi ko bamwita. Izo zose ni ingo, kandi ntaho bivuga ngo urugo ni umushinga w'Imana, urugo rwa gikristo, ahubwo ni urugo. Urugo ni umugabo n'umugore n'abana. Navuze ngo ni filozofi, ni mu buryo bwa filozofi. Noneho nkibaza ngo ko hari ingo tubona zibaho mu buryo habamo wenda reka mbizane mu nsengero zacu. Umwana w'umuhungu yaje abona abana b'abakobwa muri korari, ariyoberanya yinjira muri korari, yigira inyoni nyinshi, akuramo umwe, ubona ni nk'umuruho ugiye kubiwe. Muri make wa mwana w'umukobwa baramurobye, bagiye kumuteza wenda, kuko wa muntu ntabwo yakijijwe, ahubwo yamurobye yiyoberanyirije aho wa mwana w'umukobwa aba. Hakaba n'undi wenda n'umujura ruharwa, igihe kigeze nawe yabona umufasha umukwiriye, ariko nabyita. Nkibaza ngo urugo ari umushinga w'Imana, urugo rwitwa umushinga w'Imana ni uruhe? Kuko hari n'urugo tubona tukagira nk'aho tupreminga umwana w'umukobwa ngo wahisemo ngo barakubwiraga wanga kubyumva, none genda uruhe. Simbizi wenda ntabwo mu gikristo tubivuga, ariko hari ureba ukavuga uti ko ababyeyi bari bakugira inama, ko pastor yari yakugira inama, kuko utamwumviye ukaba ugiye kuruha. Mu yandi magambo filozofi yanjye aravuga ngo ese urugo rwitwa umushinga w'Imana ni uruhe? Ko bigaragara ko hari izindi ngo dushobora kuba twanakeka ko ashobora kuba atari umushinga w'Imana, bitewe ari uwa Satani, wenda twawita uwa Satani cyangwa w'imibonere y'abantu gusa. Niba ari umushinga w'Imana, buri rugo rwose ari umushinga w'Imana, niba tubona zimwe zinanirana, ni ukuvuga ngo Imana iba yarazishimye ko zibaho gutyo. Ariko Imana igihe twaba tugiye kuyita nk'itega imitego, ariko ntabwo ariko Imana yacu twiringiye imeze. Murakoze. Wabivuze nyine ko ari filozofi, nanjye ubwo ndagerageza gusubiza muri ka filozofi gakeya nize, ariko mu buryo nanone buri pratique. Ndabisubiza nkoresheje ikintu cyitwa ubushake bw'Imana. Buriya habaho ubushake butunganye bw'Imana, hakabaho n'ubushake aho Imana ikubwira iti byose birashoboka, amahitamo ni ayawe. Hakaba hari ikintu Imana yavuze iti kicyo ni uko kigomba kugenda, ariko hakaba n'ikindi ivuga ngo ni wowe ugomba guhitamo. Byose nta kibi kirimo, ariko hitamo, ngo haye umudendezo. Hakaba n'ibindi rero Imana icungura bitari ubushake bwayo, ariko kubera ko byabaye kubera amahitamo y'abantu, kubera ko ari umucunguzi, ikongera ikajya kubicungura nubwo byagiye mu buryo butari. So mu icyo nshaka kuvuga muri ibyo, na rwa rugo rwatangiye nabi, na rwa rugo rwaje mu kwiyoberanya, na rwa rugo rwa wa wundi w'igisambo, kubera ko rwagiye muri institution yitwa ko ari institution y'urugo, na rw'Imana irwitaho, na rw'Imana iracyarubara. Ni nayo mpamvu itanga abana, ntabwo ivuga ngo mwe mutangiye nabi ntabwo mbaha abana, mutabangiza. Oya, nabibaha abana, nabibaha rimwe na rimwe kunezera, nabibaha biriya bindi byose. Imana yacu ariko ikaba ivuga iti icyampa bakazamenya ukuri, kugira ngo bazashobore gucungurwa n'uru rugo narwo rube rwacungurwa. Icyo kikajyana wenda n'ikindi mudakwiye kwirirwa mumbaza, kugira ngo hatagira n'ukimbaza. Hari igihe mvuga gutya abantu bagahita bavuga ngo none se ubu nta kavuyo kaje, ngo niba buri wese ngo afite nyine uw'Imana yakagombye kuba yaramugeneye, hakaba hari uwahushije. Buriya ntibyazanye akavuyo mu isi, buriya hari ugifatuwe. Ibintu ntibyatangiye kubusabusana. Oya, hari ibyabusanye, ariko hari n'ibikiri mu mujyo,
kandi imana yacu ni imana icungura, ni imana itanga amahirwe ya kabiri. So n'ibyo rero byatangiye nabi, n'ibyo birimo kwiyoberanya, n'ibyo birimo amanyanga n'ubucakura, uravuga ibyo gusa. Abapangira umuntu mu buhanuzi akaza akititiza, azi ko runaka arwaye iki na kiriya, akititiza ati imana iravuze iti dore umugabo wawe n'uriya, akagenda avuga ati ibyo ndi umugaragu wa nyagasani, ibyo imana ishaka ari byo bingirirwa, akagenda akemera, ariko mu by'ukuri bamugiriye nabi. So n'ibyo rero nabyo komeza ntacyo baza rwose, fatiraho. Aramutse ndakumva rwose, kandi aramutse agezeyo akamenya yuko bamukomisiyonye, ubwo ndavuga abo bahanuzi. Impamvu mbivuze ni uko nari ndimo nsaba n'umwanya wo kukibaza, kubera ko n'umuntu wakimbajije, ngende umunyamakuru, ambaza ati ngewe narashatse, umusore wanjye akorana n'abahanuzi batandukanye, abana batandukanye, bose bampuriraho bambwira kuri ya musore ariwe mugabo wanjye. Igeze mu rugo hatarashira igihe naje kumenya iyo mitwe bankinnye, ati none ndi kwibaza nsenye nubake. Nabana ngewe rero ndi umunyamakuru baza ibibazo, nzakubariza, ariko uretse gusenya bazabanze bagusubiza, mubwira senye cyangwa yubake. Okay, uwo muntu akeneye ibintu byinshi. Icya mbere namubwira si ugusenya, icya mbere namubwira ni ukumenya nyine, kubanza akemera iyo fagiti y'uko bamutekinitse, kuko ubwo wenda we nuko yatekinitswe n'abahanuzi, ariko hari n'abandi dutekinikana tudakoresheje n'abahanuzi. Iyo nje nkakwishushanyaho nkakubwira ko nanjye kuko sirenzi so na yusi ndi umusajya, wagerayo wabona baje kunsura bose ntabwo ari abasajya, ahubwo ni n'abadoshi cyangwa se abasope baho ngaho, nawe mba nagutekinitse. So turatekinikana rero kuri nivo zitandukanye, we nuko yatekinitswe n'abahanuzi. Icya mbere rero niyemere icyabaye. Icya kabiri ni ugenda inzira yo gukira icyo gikomere, kuko yasenya atasenye, icyo ni igikomere akeneye gukira. Bizamusaba kubabarira abo bahanuzi, bimusaba kubabarira uwo mugabo we, kugira ngo yongere asubire ahantu ho kuvuga ngo nemeye icyabaye, ariko ngize n'iki gikomere natewe n'ibi ngibi. Nyuma y'uko akize akeneye kwegera Imana, akayibaza ati ko banekinitse nkaba ndahangaha, ushaka ko muriki? Kandi icyo Imana izamusubiza ndakizi. Ubwo yakizwa n'iki? Inzira yo gukira icyo gikomere. Gusa nuko ngiye guhita njya muri byinshi. Ubundi byaterwa n'aho hari imiryango myinshi ifasha abantu gukira ibikomere. Ashobora kwegera abashumba be, ashobora kwegera se, abandi bantu bari hafi bamufasha muri iyo nzira y'ubujyanama, ariko birakunda. Abaye ari i Kigali wanamurangira ibyo dukorera ni boye, kandi twakirira abantu ubuntu, ntabwo tubagira icyo tubasaba, akaba yaza rwose tukamufasha muri iyo nzira yo gukira ibikomere. Ariko yakwegera n'itorero muri bugufi, yakwegera n'ahandi hantu hari abantu bamufasha mu nzira yo gukira ibikomere, akaba yakira ibikomere. Ariko igikurikira cya nyuma yo gukira ibikomere noneho naho kugira ngo nawe yegere Imana, ayibaze icyo gukora. Muri uko kwegera Imana kandi harimo no kugira uburyo aganira n'umugabo. Ndabizi waranshakaga kugera ubwo tekinika, none warambonye ko habi mbonye umpemukiye, nge nkaba narakubabariye, hari icyo ufite kuvuga, hari se n'umuntu twabiganiraho, ariko bitewe na situation uko imeze. Kuko niba ari umuntu utanashaka ko babiganiraho, icyo kiganiro ntikizashoboka. Ariko niba ari umuntu babiganiraho, icyo kiganiro kizashoboka, bityo biganatuma bavuga ngo ke wambonye mu buryo bwo gutirisha, ariko ubu warambonye, noneho reka noneho tubane noneho nk'umuntu utaratekinitswe, ariko tubane noneho nk'abantu nanjye nguhisemo, nanjye guhitiyemo, ntabwo ari abahanuzi bakumbitiyemo, nanjye guhitiyemo. Kandi ibyo birashoboka cyane, urugo rukaba rwakomera. Tuzi nyinshi zabayeho gutyo. Umunyamakuru iyo ari kubaza uramusubiza bikabyara ibindi bibazo. Mboniyeho gusaba appointment yo kuzabigira ikiganiro, nzakureba, urakoze. Rwose dore uzacu kuri uwo muntu witwa Justine, ntabwo kumbona bizakugora. Yego rwose. Murakoze kunganira pasiteri ku cyo uriya muvandimwe yabajije. Mbona akenshi biterwa turiremera aho gutegereza kuremerwa n'Imana, kuko handi mwasoma icyaha cyangwa Imana imuremera, twebwe rero turiremera. Hari uyu mukobwa yewe byose ahubwo cyangwa ushaka n'uwujuje izi conditions
agomba kuba areshya gutya, agomba kuba asa gutya, agomba kuba afite amashuri aya n'aya. Igihe uremye ntabwo ari Imana iremye. Uwo muntu nawe ushaka nawe afite undi ashaka, nawe hari uwo arimo arema, ariko ari ba bantu Imana yabigiyemo barahura bikagenda neza. Iyo rero wagiye mu kwiremera ni ukuzatomera, ugita gutomera ku bwonko, uzazana umuntu nyine ugira ibibazo, ariko uw'Imana yaguhaye nta bibazo uzagira. Yes, ni ukuvuga ngo akenshi aho bipfira ni uko yiremeye umugore ushaka, agomba kuba ameze gutya 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 ABC. Uwo mugore nawe akiremera umuhungu, umugabo ashaka, ndashaka umugabo umeze gutya. Ariko rero Imana imuremera. So rero tureke kwiremera, ahubwo tubishyire imbere y'Imana. Imana izaduha uwo nguwo yaduhitiyemo, urugo ruzaba rukomeye, nta kibazo urugo ruzagira. Ibyo ni ukuri, na komenti ndishyiraho kubera ko ni ukuri, ngira ngo nari nabivuzeho mu yandi magambo. Ibyo rwose ni ukuri, yikuremera neza. Reka mbivuge mu buryo bwo gusetsa. Bimwe mu bintu byambayeho nuko nariye utudobo twinshi muri iki gihugu. Utudobo sinzi muzi icyo ari cyo, ariko nanzwe n'abakobwa benshi. Hanyuma maze kurongora mpura n'umuntu umwe twigeze dukorana, hanyuma ahura n'abadamu wanjye baraganira, yumva uburyo ari umuntu w'Imana. Arangije duhuye nanjye arambwira ati umva rero Rambere, hari ikintu ushaka kugusaba. Uzahamagare ba bakobwa bose baguteye utudobo, ubatware kwa Rando, ubagurire inkoko, ubabwire ngo mwarakoze kunyanga kuko mwansunikiye mu mugambi w'Imana. Yabivuze akina, ariko jyewe nabyumvise kabiri. Kubera iki? Benshi muri abo ngabo nanjye nsubije amaso inyuma, nakubwira uwo twari kudivorusa ku mwaka wa mbere, uwo twari kudivorusa ku mwaka wa 4, n'uyu munsi dushobora kuba twari tukibanye, ariko tubanye za zindi nyine mubana kwaje, tubanye nk'abacumbitse muri guest house, ariko mu by'ukuri tutageze. Kubera iki? Kubera ko uw'Imana yakuremeye. Niyo mwaba tujya dusetsa n'umugore wanjye tukavuga ngo niyo aza kuba umushinwakazi ntazi n'igishinwa twari guhuza. Kubera iki? Kubera ko tubona urugendo Imana yatugendesheje kugira ngo duhure. Ntabwo ari bya bindi byo gutekinika, ni umuntu twahuriye mu murimo w'Imana, ariko dufite umunsi uri specific tugomba guhurira ahantu tukahamenyanira, ubundi tugatandukana, ubundi bisigaye bikaba ibintu by'Imana. Ndagira ngo rero nshimangira icyo kintu wavugaga, iyo Imana iguhaye uwawe aba ari uwawe nyine, murahuza. N'ibyabatandukanye njya kurongora baravuga urongoye umuzungukazi, noneho bagiye kujya babwira muzabana n'igihe kingana iki, mwitegure ko intambara zizaba. Noneho tugeze ku myaka 5 turabaza, ariko ko nta kintu tupfa, ko batubwiye ko intambara zibaho, ko tugomba kujya duhora turwana, aba mbona tutarwana bimeze bite? Kubera iki? Kuko bose abatugiraga inama baratubwira bati muzamenye ko intambara zibaho, muzamenye ko intambara zibaho. Uwawe rero iyo muhuye murahuza, kandi niyo mugize ibyo mupfa murabikemura nk'abantu, kuko ntazibana zidakomanya amahembe. So ndashaka gushimangira icyo, kandi urakoze cyane. Urakoze. Nanjye ntabwo nagiye kure yo gushima ku nyigisho duhaye iki kiganiro. Njye ntabwo ntinda cyane kuba abantu bamenyana, kuko mushobora kumenyana igihe kirekire, ntabwo ari ikibazo debate. Ntabwo natinda ku bantu bamenyana igihe gitoya cyangwa se abantu bamenyana igihe kirekire, ko mushobora kumenyana igihe gitoya mugatandukana, mushobora no kumenyana igihe kirekire mugatandukana. Ikintu ngiye kuvugaho ni nyuma yo kubana. Ubundi nk'uko mwabitangiye muvuga ko tugomba gusubira ku isoko, ubundi gutekereza kwa muntu ni ku biteka ryose. Impamvu turi hano tukabona abantu barimo ni uko harimo umucyo. Ubundi iyo wakiriye agakiza, umucyo ukakurasira, uhita ubona ko uri mubi, kuko ni nawe papa y'Imana. Noneho wa mupatina wawe undi muri kumwe, namubwiye ko namubabariye by'iteka ryose. Ni commitment itoroshye,
ariko iyo hari ikintu ngiye kumurenganyaho mpita nibuka ko njye ndi mubi kumurusha. Nk'urugero ashobora kuma nk'isahani idahanaguye neza, ariko njye nkibuka ko ahubwo njye nshobora no kuyimena, noneho nkahita nca bugufi, nkahita menya ko ndi mubi kumurusha, nkamubabarira. Ukuvuga ngo rero uru rugendo tuba turimo, iyo utangiye kurenganya mugenzi wawe uba wikunda, kuko nicyo kintu tugizwe na njye. Buri muntu wese, yaba ari umujura ujya kwiba aba yikunda, yaba ari ujya gusambana aba ari kwikunda. Buri kintu cyose umuntu akoze aba ari njye, nicyo kintu kitugize nk'umuntu. Iyo umaze kubihishurirwa, wa mucyo ukakurasira wa muntu wawe uko yaba ameze kose, yaba ari pase baguhaye, kuko nemeza ko umuntu mushobora gufata flight mukajya muri Amerika, mwagerayo mukabana kandi mukabana neza, mukazanasazana. Ushobora no kugenda ukajya muri hariya babyina ninjoro muri boîte de nuit, ugakuramo umukobwa mukabana kandi mukabana neza. Iyo umaze guhishurirwa ko wowe uri mubi kumurusha, ikintu icyo ari cyo cyose kibaye uca bugufi mukabana neza. Ikintu rero gisenya, cyangwa se ntabwo turagira imyaka myinshi, ariko umuntu agenda abihishurirwa, ni uko buri muntu wese yikunda, tukagira njye muri twebwe, ukumva ko uri mwiza kumurusha, ariko iyo wamaze kumenya ko nawe uri mubi kumurusha, mwese mubana neza. So rero ni commitment twihaye, ariko ni nziza, bisaba gusenga Imana, ariko umugambi w'Imana niyo mpamvu Imana yanga divorce, kubera ko yo nyuma yo kubana ni ukubana ukamenya ko wowe uri mubi kurusha mugenzi wawe, mugacana bugufi mukabana neza. Murakoze. Rakoze. Nanjye mwunganiye, hari igitabo kivuga ngo what do you expect cya Paul, avuze ibintu byenda kumera nkabyo, aho yavuze ngo ibuka ko ushakiye mu isi yanduye. Arongera aravuga ngo ibuka ko ushatse umunyabyaha mugenzi wawe. Rero ibyo biroroha cyane kutabureminga mugenzi wawe ngo wumve ko kuri perfect, ahubwo mubabarire by'iteka nk'uko yari arimo abivuga. Wibuke ko uri mu isi yanduye, wibuke ko uri umunyabyaha, washatse umunyabyaha mugenzi wawe, ahubwo nimufatanye murebe uko Kitoko yararirimbye gusa na Mariya, ariko ntabwo uri Mariya. Sinzi niba ibyo mubyumvise. Iyo dushakana hari igihe ubwira umuntu, you are my angel, you look like an angel, ariko you are not an angel. So and I'm also not an angel. Nanjye ntabwo ndi marayika, nawe ndi marayika. Nibyo rero yavugaga, ibyo ni ukuri, kwaba ari kubishimangira, kandi numvise ko gushimangira babiciye. Ikindi yavugagaho cyo kwikunda, byo cyo nicyo kishenye ingo nyinshi. Kwikunda, inarike, nibyo ni urukundo rw'amandazi. Ukabeshya umuntu ko umukunze, ariko mu by'ukuri ukunze ibyo agukorera, udakunze we, kuko umenya ko umukunzi iyo bya bindi atakigukorera, atakibishoboye. So Imana rero iguha umugisha kubw'iyo nyunganizi, kandi urakoze cyane. Murakoze pastor. Harakandi nshaka kongeraho ikindi nanone gushaka no kwihangana. Uvuga gukora iki? Kwihangana. Kera bajyaga bibanana, yasubirayo yahukanye, ati gushaka no kwihangana. Bisaba kwihangana rero. Impamvu kwihangana ni iki? Uyu muntu muhuye mwese muri myaka 20 na 30, nimwigeze mubana, ati uko yarezwe nawe uko warezwe. Hari ibintu rero bitagomba kwita bigura ku kanya. So niyo mpamvu hagomba kubaho iki? Kwihangana. Kandi urukundo rwihangana. Abakorinto ba mbere 13. Urukundo rurihangana, rurakura kandi rukihangana. Uko rero rwihanganire kugeza hari bahari ushobora kujya kuzaba na Yesu yabanye n'intumwa ze imyaka 3 n'igice, ndagera ku musaraba zitaramenya mission ye. Zasobanukiwe mission ye ari uko amaze kuzuka akaziboneka. Nigoze imyaka 3 n'igice bataramenya Yesu. Ariko umuntu barafiyansanya ukwezi kumwe, umwaka umwe, imyaka 2,
ntabwo uwo muntu waba umaze kumwiga wese nagira imico agaragaza habeho gukora iki kwihangana ariko rwose hari imico irengeje kwihangana ari izabitinda muri ariko imico myinshi nk'abakristo bihangana rwose byo na wa muntu yavugaga ese aho ahagereye bimeze gute iyo mico uwo muntu afite ireze kwihanganira ko cyangwa ni imico yakwihangana yavuga rero yihangane kurusha uko yahava akagenda none akajya kwandara bakatubwira yarashize narebye iyo mico y'uwo muntu bamubeshye abantu bakatubwira n'ibyo iyo mico ibasha kwihangana nubwo atari we yakunze tujya kureba akabajya ko umubeshi bashatse umuco wa kinyarwanda kera barakivuga ukamusanga bararongowe na ba sogokuru batari bashaka ko batahitiye turimo kubera bageze barihangana ibihanganiro so n'abakristo rero bihanganira ari nabo twigisha si ukwihangana gusa ahubwo n'iyo ngeso uyimwigisha murakoze cyane. Mwiriwe. Nabonye turi urubyiruko turi babiri ndavuga ntireka mpagararire mugenzi wanjye natwe tutaza kwibura. Mfite inyunganizi imwe n'ikibazo kimwe. Mbere na mbere ndabanza gushimira Justine kuko yateguye ibi bintu, nanamusaba ko cyangwa se mwese mbasaba ko mwabyongera kuko nk'urubyiruko twe twihuta muri social media, ariko social media yuzuyeho ibintu bikwangisha ngo kurusha ibidukundisha. Urugo ni ishuri, umwana w'ibintu ugiyemo, abana niwe abadivorce nibo bahawe ijambo cyane. So mwongere kuvuga ibyiza by'ingo kugira ngo natwe tukiri bato tuzikunde. Ikibazo mfite ngira amatsiko menshi. Bibiliya ivuga ko Imana yaremeye umuntu umufasha umukwiriye. Hari ikibazo maranye iminsi, ni ryari cyangwa se n'iki gishobora kukwereka ko uwo mwashakanye koko ari we wari ugukwiye? Murakoze. Okay, ndabanza kukigusubiza nk'umusore. Ni ryari uzamenya ko uwo mugiye kubana ari we Imana yakuremeye? Kuko iyo mumaze gushaka biba byarangiye, it's too late. Ni nko kuvuga ngo ni ryari ikirayi wamize wamenya ko ari cyo wagombaga kumira kandi cyamaze kumanuka. Biba byarangiye, habasigaye ko kica ku rundi ruhande. So ariko ku nyunganizi ya mbere, icyo kintu uvuze ni cyiza cy'uko dukwiye kongera kuvuga ibyiza by'urugo. Muri rya shuri nababwiraga ryo kubona ingombi, ndibuka hari igihe abantu bigeze bambaza mbere kuki utarongora ingo byabaye ingo ziri gusenyuka namwe mukambwira mu bindongore. Hari umusaza rero witwa Michel nabibwiraga ahita mpindukirana atari kubasha kuki muhora mujya kureba ingo mbi, mwagiye muza no kureba ingo nziza kuko ziri inziza n'izivuga. So icyo rero uvuga ni cyiza kandi nishimiye kuri kukivuga kukibajije uri inyuma ya kamera. So ingo nziza zirahari. Mubyo muba muha interview, muhe na interview ababanye neza bafatanyije bashyize hamwe, nabyo mu byamamaza, kuko nimutabyamamaza nyine ubwo nizere ko wa wundi bashaka kugira ikiganiro azaza wenda tukaganira cyangwa se n'abandi nabo bakaba bagira. So icyo rero kirakwiriye. Hanyuma rero ni ryari niki cyakwemeza ko uwo mugiye kubana ari we? Ingorane zibaho ziteye gutya. Hari ukuntu tubaho tutajya tubaza Imana ikintu na kimwe, kubera urugo nyine rusakuza ruhinda kandi ruba rurimo ibintu byinshi. Wabona igihe cyo gushaka kigeze akaba ari bwo wibuka kubaza Imana, Mana nzakora yewe tuzashakana. So igisubizo cyanjye rero gisubira inyuma. Ubundi ibindi byose urimo byo ubwiwe n'iki ko ari byo Imana yaguhaye. Ubwo ndasubiza mureba ariko mbwira n'abandi, niki kikwemeza ko kuba inyuma ya kamera cyangwa kuba muri video muri IT n'ibyo bintu bya production ari by'Imana yaguhamagariye? So ukwiye nabyo kubibamo
uzi ko ari iby'Imana yaguhamagariye. Ukwiye kwiga ibyo uzi ko Imana yaguhamagariye. Ukwiye gutura aho uzi ko Imana yaguhamagariye gutura. Noneho kubera ko wabigize akamenyero kugendana n'Imana, ntabwo izagusiga kuri icyo ngicyo, ahubwo kuko musanzwe mugendana n'ikindi izakikubwira. Ariko iyo ushatse guhamagara umuntu wageze mu makuru, nimero itanzi, hari amasaha ntayitaba. Iyo umpamagaye nyuma ya saa moya, nimero yawe ntayizi, ni ukuri nshobora no kutayitaba. Kubera iki? Umuntu agiye kuntesha umwanya wa family, njye kwitaba umuntu w'umutekamutwe cyangwa se w'iki, kubera ko iyo namba sinyizi. Ariko namba menyereye nsanzwe mbona zimpamagara. Iyo yahamagaye niyo haba ryari, ndabyuka nkayitaba, kuko ndavuga ngo uyu muntu ikintu gitumye atekereza kumpamagara, I know him, I know his voice, ndamuzi, ndamusobanukiwe, ubu nuko habaye ikibazo. Ibyo rero nkabigereranya n'iki? Nushaka guhamagara Imana kubera gusa iki kibazo, ninavuga ushobora kutamenya ko yagusubije, kubera ko ntabwo usanzwe uzi ururimi rwayo. So ni byiza rero ko twimenyereza ururimi rw'Imana, tukamenyera kuyivugisha, tukamenyera kuyumva, ku buryo nibigera ku cy'urushako utazabahatisha. Ntabwo ari ukwivuga meza cyane, ariko ngihura n'umugore wanjye twamaranye ibyumweru 3, byijya kurangira mbizi neza ko ari uzaba umugore wanjye. Gusa ntegereza umwaka n'igice kugira ngo nawe Imana ibimwibwire. Mubwira ko mukunda, ariko sinamushyiraho igitutu kivuga ngo wapreza vuba ngo mapri, bya bindi abantu bajyaga batera abandi igitutu. Nyuma yo gusenga no kugira Imana yanyeretse ko umugore wanjye, oya ntungane igenda kwikundira. Ibindi nibanga ryanjye n'Imana ko nzi ko ni wowe, ariko nari mbizi bima gutuza. Igihe byamugoye, igihe byagize gutembe bazamugiye mu mutwe, nkambizi navuga ni wambe wawe ndabushaka kumvangira, ariko ndabizi ko Imana yavuze, ndacyakomeza gusenga. So niyo mpamvu rero mvuga ngo kumenya imvugo y'Imana nicyo kintu cyagufasha kuzabimenya. Naho ubundi ugiye kureba ibimenyetso, wakubwira ngo nuko muzabana neza, oya ntabwo ari cyo kibigaragaza. Wakubwira ngo uziyumvamo ibintu byaje biraparagasharinga mu mutima, yaba kubeshye. Ariko ikintu cyakwemeza nuko usanzwe uzi ijwi ry'Imana, kandi ubwo ryavugaga ko uyu ari we, n'ubundi warabyumvise. So aho ni kuri wa wundi utarashaka. Kuwamaze gushaka we rero, ntekereza ko ikibazo akeneye kwibaza ntabwo ari uyu muntu nashatse niwe Imana niwe yari yarangeneye. Ikibazo akeneye kwibaza ntabwo ari cyo kumenya niba ari Imana yamugeneye, ahubwo ikibazo akeneye kwibaza no kuvuga ngo uyu muntu twashakanye ni gute nabana nawe uko Imana ibishaka. Murakoze, ndanyuzwe ariko munyihanganire. Nta kibazo rwose. Hari ikindi kibazo kivutsemo. Abenshi nkanjye urugero nakuriye mu nzu y'Imana, nzi ko Imana ivuga, ntanabyemera. Hari n'urundi rubyiruko cyangwa se abandi bakristo baba bazi ko Imana ariyo desida wa nyuma ku buzima bwabo. Nkibaza ko hari igihe tulistinga ibintu dushaka kubo tuzabana nabo, ariko ugasanga wajya gushaka umuntu akaza ati mbona ushaka umukobwa muremure w'inzobe ubunanutse, kandi wowe mu by'ukuri ukunda ushobora kubukunda umukobwa mugufi. So mudukure mu rujijo. Ese tujya twumvira, reka mvuga abo bantu ko simba ndishoboka ari n'Imana ibivuze, tujya twumvira abo bantu, tujya twumvira ibyo dukunda, kuri iyo confusion ikunda kuza cyane cyane ku rubyiruko rwo mu rusengero. Tujye tubigenza gute? Murakoze. Ukeneye kwimenyera kwiyumvira ijwi ry'Imana, uje kuguhanurira akaza gukonfirima icyo Imana yari yakubwiye. Ntazaje kukubwira amakuru make, kambe gusubize muri ubu buryo. Imana ni data. Umwana w'umukobwa w'imyaka 5 dukundana cyane. Nshatse kumubwira ikintu ndatuma umukozi, cyangwa nibumwibwirire direct. Sinzi icyo mvuze cyumvise. Icyo nshaka kuvuga ni ikiherero. Ukeneye kugira umubano n'Imana utuma umuntu uje kukubwira. Bibiliya iravuga ngo niduhinyura ibihanurwa, ariko tugenzura ubuhanuzi bwose. Sibyo? Niyo mpamvu ukeneye kwiyumvira ijwi ry'Imana no kwitoza kuryumva, kugera ubwo uryumva umuntu yakubwira ibintu nuhita uvuga ngo buriya se mbiswarowing, oya, kugenzura biremewe.
kubaza Imana, ni wowe wavuganye n'uriya muntu biguhe mu rugero ruri extreme. Twatinze kubyara, abantu batangira kuduhanurira, ariko Gaheza yabaye waje kuduhanurira dutwitiye amezi 3. Babarira, ariko imbabazi ntago zikuraho ubutabera. Ushobora kubabarira umuntu warangiza ukamujyana kuri parike ukamurega neza icyo yakoze, noneho utanashyiramo amarangamutima, utanashyiramo umujinya no gushaka bamunyumvishirize. Kubera iki? Kubera ko nutabikora hari igihe uri kuhemukira abana bawe, kubera ko wowe niwo wari guhohotera uyu munsi, ariko umunsi agakobwa kawe gakuru kagize 18 20 niko azajya asigarana yirirwa gahohotera. So niyo mpamvu rero icya mbere namugiraho inama, nareba icyo amategeko ateganya kuri iyo situation yo guhohotera, abimenyesha abayobozi babimenye, hanyuma ibizakurikira bizaba ariko byibuze ubuzima bwe bwarengera. Bimwe mu by'amategeko ateganya nuko uwo muntu nyine baramuhamagaza bakamugira inama, rimwe na rimwe bakareba n'ibyakozwe, byaba ari bihanahabwa akabihabwa, ariko atari wowe uri bugene ngo ikiri buvemo n'iki ngiki. Hanyuma ibindi bikazaterwa nuko situation y'amategeko izakomeza, ariko ni byiza ko nanone umuntu adashira muri nyagasani bavuge ngo niko zubakwa, bamukure mu ijisho, hibi na biriya biri mu kuvuga gusa ngo birahari. Munyemerere mvuge n'iki ngiki nubwo mutakimbajije. Hari ukuntu twangira abantu ko bashobora no kuba umwe agiye hariya na hariya, n'abamaze igihe wenda umwe avuze ati noneho ubwo tutacyumvikana neza, bufashe icyumba cyawe nanjye mbifashe icyumba cyawe. Abantu babyumva bagahita bahuruduka nk'agatera. Ibyo bintu nibibaho kuba Kristo, musubire mu cyumba kimwe. Ubasubije mu cyumba nturamenya ikibazo bafite. Ariko burya reka mbivuge gutya, nabwo nubwo nari nabivuze mu bundi buryo. Urugo ruzahora ari urwera, ruzahora nta kibazo rufite. Ikibazo kigira abagize urugo. Sinzi n'ibyo mvuze mu byumva. Iyo dushatse rero ko abantu basubirana mu rwego rw'uko ngo yego divorce ngo umusubirane nta mukristo ukora ibingibi, tuba twirengagije ko icyatumye banasohoka nuko bo bombi bafite ikibazo. Reka rero tubanze dukoma urusyo, tunakome n'ingasire, niturangiza kuzikoma tuvuge ngo noneho rero niba tubona ibintu bimeze neza, aba bantu twakongera tukabagira inama yo gusubirana. Ariko kwihutira, impamvu mbivuga, njya nakira abantu mu murimo nkora w'ubujyanama no gufasha abantu, ukakira umuntu ugasanga uwamukomerekeje si n'umugabo wamukubise cyangwa si n'umugore wamugiriye nabi, yakomerekejwe n'umushumba bumvise ko bafitanye ibibazo, yavuga ati bufashe icyumba cyawe nanjye mbifashe icyanjye, cyangwa se yavuga ati reka mbe nsohotse hano mbe ngiye hariya, bakihutira kuza kuvuga ngo mugende musubirane, ibyo bintu bizavugwaho ko hari umuvugabutumwa ngo muzasubirane. Nabanje mukamenya ko kugira ngo nsohoke iwanjye cyari ikintu kinkomereye, nuko hari ikibazo. Mumfashe rero, mumfashe n'uriya muntu, kandi nimudufashe muvuga ngo ngaho nimusabane imbabazi bya bindi byacu abana barwana, ngaho nimusabane imbabazi. Mwamenye warwanye, wakubise undi rinde, wabitangiye n'ubuhe, ubabwiye gusaba imbabazi, ariko mu by'ukuri nturamenya ikibazo bafite ngo ubere ko bagikemura. Kuvuga ngo kimbabarire ariko nicyongera nanjye nzagikina, izo ntabwo ari imbabazi, ni ibintu byagirarureshwa. Natwe rero nuko dushaka gukemura ibibazo by'abantu bafitanye ibibazo mu amakimbirane, tubanze tubafashe buri wese uko. Noneho nitumara gukiza abagize urugo, n'urugo ruzakira. Niyo mpamvu navuze ngo urugo rwo ruzahora ari urugo, ntabwo ubundi rujya rugira ikibazo. Ingorane ziba zifite abagize urugo, kandi n'umugabo n'umugore akenshi, yego n'abana bajya bazana ibibazo, ariko akenshi n'umugabo n'umugore bafite ibibazo. Bantu b'Imana rero mbararekwa ntashira, ndabizi ko atari jye urangiza, ariko munyemerere mbashimire ko mwampaye umwanya wo kuza kuganira namwe. Hanyuma ndibuze gusaba ko muza no kundeka nkagenda, naza kuba nubatse z'abandi, urwanjye nanjye sinjye kurwubaka, ariko muraza kunyemerera. Sinageze mu rugo guhera mu gitondo, niriwe mu bindi bintu, so munyemerere ngende, kandi mbashimira.
kandi mbabwira ngo nubwo twavuze nyine byinshi bimeze nabi, ariko hari Imana yadufasha kubaka, hari Imana yadufasha kubaka tukazagerana mu ijuru n'abo twashakanye, tukazabamurikira Imana. Ikindi gihe wenda nzavuga ku bagabo. Abagabo twebwe Imana yaratubwiye ngo tujye dukunda abagore bacu, apana nk'uko ba data bakunze ba mama, ahubwo nk'uko Kristo yakunze itorero. Iyo mbitekereje rero Sesurumeza, ngo ariko icyatumye abikora no kugira ngo aryishyire ridafite umunkanyari n'ibiki byose. So reka rero tuzahingukane n'aba bantu imbere y'Imana, nicyo nabifuriza. Ijuru rirahari, Yesu araza vuba, nimureke dukomeze kwiboneza, niduhugire mu by'urugo gusa, ariko tunibuke ko na Kristo azaza, bityo dukomeze kwiboneza nk'uko nawe aboneye. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka tumushimire, tumushimire, tumukomera amashyi abakozi ku mwanya yaduhaye. Rero mu by'ukuri murabibona ko amasaha akuze, kandi hari ingingo rwose abantu bari bambwiye ati igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana.